Inkuru yacu y'uyu munsi tuyitangirira muri hoteli ahantu hari hagiye kubera ibirori. Abantu bari bitabiriye bari benshi ariko kandi bitari cyane. Muri ibyo birori umukobwa witwaga Julia yari arimo kwizihiza isabukuru ye y'amavuko y'imyaka 21. Ikirere cy'uwo munsi cyasaga neza cyane kandi abari aho ngaho bari bishimye ubona ko akanyamuneza ari kose bari bakeye ku maso. Nubwo byari bimeze gutyo abantu bose ubona ko rwose bishimye, ariko siko byari bimeze ku mukobwa umwe witwaga Dulce wari na mukuru wa Julia wari wagize isabukuru y'amavuko. Dulce nubwo murumuna we yari yishimye cyane kandi ubona ko anashyigikiwe cyane n'abamushyigikiye bishimye cyane, ariko we siko byari bimeze. Yari afite intimba ku mutima, yari afite agahinda kenshi cyane ndetse yumva yenda no kurira. Dulce yakomeje kwifatafata ariko bigeze aho biranga neza, yumva umutima ugiye nko gusandara, maze niko guhaguruka ahita agenda yicara impande ya murumuna we Julia, ahita amufata ku rutugu. Amufashe ku rutugu murumuna we wabonye ko bisa nkaho bitangiye kumubangamira cyane, maze Dulce ahita amubwira ati Julia, ngaho mbwiza ukuri, nibyo koko? Yamubajije gutya ahita arekeraho kugira ngo yumve icyo murumuna we agiye kumubwira. Bisa nkaho nawe icyo yari agiye kuvuga yari akizi neza. Julia aho kugira ngo amusubize ikibazo yari amubajije niba ari byo koko cyangwa atari byo, ahubwo yahise agenda amanura kwa kuboko yari amurambitseho ku rutugu gakeya, maze Dulce amarira atangira kwisuka. Abari aho ngaho batangiye kubitegereza cyane, maze batangira kubona ko hagati yabo harimo kutumvikana. Dulce kubona ko abantu bose batangiye kubitegereza, yahise atangira kugerageza kwihanagura amarira, maze yongera kubwira murumuna we Julia ati urabizi ndagukunda cyane, naguha ibyo wansaba byose, ariko nawe gira icyo unyemerera Julia, murumuna wanjye nkunda, mbabarira undekere Isaac, ndamukunda cyane, nawe urabizi ko mukunda. Dulce yabimubwiraga yongeye kumufata ku bitugu kandi yanamukomeje cyane, ubona ko akeneye ko murumuna we amwumva, akanita ku magambo yari arimo kumubwira cyane. Nubwo yari arimo kumutera imbabazi agira ngo amugirire impuhwe, amurekere umuhungu yakundaga Isaac, ariko murumuna we kugira ngo abyite ahubwo yumvishije asa nkaho atangiye kumutera umujinya cyane, maze yumva n'iyo myitwarire ye arayirambiwe cyane, maze ahita amubwira ati ariko se wampaye amahoro nanjye na Isaac tukigumanira ko dukundana cyane, nanjye Isaac ndamukunda cyane. Ibyo noneho Julia yabivugaga cyane ku buryo n'abari bari aho ngaho hafi babyumvise. Ntago yabivuze amwongorera amubwira gahoro nk'uko Dulce we yabigenzaga, yakoze uburyo bwose bushoboka ku buryo abari aho batangira gukeka ikintu barimo gupfa. Abantu barabyumvise bari babegereye, maze barumirwa bifata ku munwa, abandi batangira kwisekera, abandi nabo batangira kuvuga bati buriya uriya mukobwa ari mu biki, yaretse murumuna we akikundanira n'umuhungu bakundana mu mahoro, buriya se ni ngombwa kugira ngo atangire kuza kumusagarira ku isabukuru ye y'amavuko? Si uwo gusa wavuze, kuko hari n'undi wahise avuga ati Dulce ariko nawe afite fiance, ahubwo mu minsi mike ngo barakora n'ubukwe, bati none kubera icyo atakomezanya n'uwo nguwo se agashaka gutwara uwo murumuna we? Comment aho ngaho zari nyinshi cyane, buri wese avuga ibyo yishakiye, abavuga ukuri, abavuga ibinyuma, mbese nyine buri wese ukabyumva. Dulce we yakomeje gufata murumuna we ku bitugu amubwira ati please ndakwinginze, babarira undekere Isaac, ndamukunda cyane. Julia gukomeza kumva Dulce ari kumubwira amagambo nk'ayo, atangira gusa nkaho amurya inzara kugira ngo amurekure ntiyongere kumufata. Dulce yahise amurekura koko, maze ahindukiye arikanga cyane kuko yahise abona umuhungu akunda cyane Isaac yicaye aho ngaho inyuma. Dulce byakomeje kumutungura, ariko nanone aribaza ati ese koko mana yanjye ibintu nibyo ko nari nanze kubyemera? Gute koko Isaac ari hano ko njyewe ntigeze mutumira? Ubu se koko ni murumuna wanjye Julia wamutumiye? Mana yanjye fasha ibi bintu ndi kumva ahantu hose ko basigaye bakundana benda no kubana, ataba ari byo kuko sinabasha kubyakira. Isaac tumaze imyaka irenga 4 dukundana,
twakundanye tukiri bato cyane, twatangiye gukundana mfite imyaka 19 none mfite 23 twiteguraga no kurushinga, none ngakundana na murumuna wanjye gute koko? Mu byumweru 2 bishize nibwo ibintu byose byatangiye guhinduka, ntiyongera kujya nyitaba, ntiyongera kujya nyandikira, none ndimo kumva ngo yenda kubana na murumuna wanjye Julia. Ari hano gute? Duse kwikontorora byaranze neza, yahise yumva agomba kugenda akamwicara iruhande bakaganira, maze akamubaza icyo kibazo kugira ngo amubwize ukuri yumve koko niba asigaye akundana na murumuna we Julia. Akimugira iruhande yaramubaje ati, Isaac, ninde mukobwa ukunda hagati yanjye na murumuna wanjye Julia? Yamubazaga gahoro cyane, ariko abantu bari bari aho ngaho kubera ikiganiro yari yakomeje kugirana na murumuna we kandi hakaba harimo n'abazi Isaac, byasaga nk'aho bagiye gutangira kwirebera filime kugira ngo barebe ukuntu biri buze kuza kugenda. Abantu bakomeje kubitegereza cyane baranatangaye cyane, maze mama wabo Dorothy ahita agenda mukubita urushyi ku itama ati, Duse wagacucuwe, ubwo nta soni wagabanyije ubwo bugoryi. Duse yarihanganye ntiyarira, ariko yari amubabaje cyane. Mama wabo Dorothy yakomeje kumureba nabi cyane arabwira ati, ese Duse, ntabwo ushobora gutuza ukareka gukomeza gusebya umuryango wacu? Uratekereza aka kavuyo urimo guteza wimuka ku ntebe imwe ujya ku yindi? Ngaho urahagurutse ugiye impande ya murumuna wawe, none reba uje n'impande ya Isaac. Urimo uribaza ko ibyo bintu abantu batarimo kubibona? Ese waretse kwitwara nk'uruhinja? Ntabwo uri umukobwa w'inkumi. Duse yumvisha amagambo mama yamubwiraga ngo areke gukomeza kujarajara, kandi koko nawe akabona nibyo, kandi koko niyo myitwarire ye nawe yarabibonaga yuko idahwitse, ariko nawe kubihagarika byarangaga. N'ubundi yumvaga adashobora gutuza atumvisha igisubizo Isaac yagombaga kumuhereza, maze ibyo bintu asa nk'ubyirengagije rwose nkatigeze anabyumva ko mama we amaze kumucyaha. Ahita yongera abaza Isaac ati, ndacyakeneye kumbwira ninde mukobwa ukunda hagati yanjye na murumuna wanjye Julia? Mama we yavuze ukagira mureba ikijisho, aramubwira ati, Duse, ese ntabwo ushobora kunyumva? Ni wowe mukuru kuri Julia, itware neza wikomeza kudusebya please. Ikindi ni ubwa mbere Isaac agaragaye mu birori byacu, ese ni uku nguku tugomba kumwakira, kumubuza amahoro n'umutuzo? Dorothy noneho yabuze ukagira maze ahita yicisha bugufi imbere ya Isaac, aramubwira ati, Isaac, ndakwinginze tubabarire, utubabarire ni ukuri uyu mukobwa niko yabaye, umbabarire kubw'imyitwarire ye idahwitse n'akavuyo yakomeje guteza aha hantu. Dorothy amaze kuvuga ibyo yahise abwira Duse ati, Duse, niba hari ikindi kintu ukeneye kumenya, reka ibibazo byose ufite reka uze kubibaza ibirori birangiye cyangwa se tugeze mu rugo. Reka gutuma ibirori by'umuvandimwe wawe bigenda nabi rwose bigahinduka akavuyo. Ngaho haguruka ugende ureke Isaac atuze ibirori by'umwana wanjye bitangire atekanye ameze neza, utakomeje kumutesha umutwe. Duse kuba yatanga amahoro nawe yarabishakaga, ariko nanone urukundo yakundaga Isaac rwatumaga atumva ko hari undi mukobwa bamusangira, maze agakomeza kumva ashaka ko hari icyo Isaac yavuga, akatura akavuga koko niba atakimukunda akabimuhamiriza. Yakomeje kureba Isaac n'agahinda kenshi cyane, yirengagiza amagambo mama we amaze kumubwira, maze aramubwira ati, ndacyategereje igisubizo cyawe, ninde ukunda hagati yanjye na murumuna wanjye Julia? Isaac wari waje aho ngaho atiteze kuza guhura n'ibyo bibazo byose, yagombaga kugira icyo avuga kugira ngo amahoro ahinde, Duse atuze areke gukomeza kwitwara gutyo, kuko abantu bose bari bakomeje kubahanga amaso. Isaac agiye kugira icyo avuga ngo amusubize, yahise abona message ivuye kwa Julia imubwira iti, Isaac,
nubishaka uhitemo sister wanjye, njyewe nta kibazo mfite, ndibuze kuza kubyihanganira aho kugira ngo akomeze guteza akavuyo hano. Rwose ntibigutere ikibazo, mubwire ko umukunda, njyewe ntacyo bintwaye, ndibwihangane kuko ndabona ameze nkaho yataye umutwe. Isaac yamaze gusoma iyo message maze ahita amusubiza ati gute nakubabaza gute nka fiance wanjye ngo ni ukugira ngo sister wawe atababara? Erega agomba kumenya ukuri. Ese gute natinyuka nkavuga ko atari wowe nkunda kandi ngukunda by'ukuri? Isaac wari waraniwe gutobora ngo abwire Dulce ko atakimukunda, noneho yanditse message ayandikira Julie, kandi ayandika ku buryo Dulce wari umwicaye iruhande ayibona neza ijambo ku rindi. Byose arabisoma maze abona ibyo bintu byose yandikiye muri murumuna we Julie. Dulce nta kintu yongeye kumubaza, agahinda kari kose. Yumvaga yarira akavuza induru, yumvaga yakirukanka, ariko yarifashe aricecekera, ntiyagira n'ijambo na rimwe avuga. Yahise yimuka aho ngaho ajya kwiyicarira ahandi, ndetse ntiyongera no kurira. Yumvaga ubuzima bumubihiye cyane, atumva n'impamvu yo kubaho kwe. Yakundaga Isaac cyane, yari yarabyisetinzemo yuko ari we muhungu bazabana iteka. Yumvaga amwanzi isi yaba imurangiriyeho, none nibyo byari bumbayeho mu bintu atari yarigeze anateganya ko bishobora kubaho, kubera ukuntu yabonaga urukundo rwabo rukomeye. Dulce yakomeje kwiyicarira aho ngaho inyuma wenyine muri ubwo bwigunge, ni nk'aho ikirori rwose atamenye n'ibyavugirwagamo. Abona byenda gusa nk'aho birangira, ariko yahise atekereza gusohoka kugira ngo ajye guhagarara hanze ategereze Isaac, maze naza gusohoka baze kuza kuvugana. Yumvaga atarabyumva, yumvaga atarabyakira, yari akeneye ko amwibwirira we n'umunwa we ko atakimukunda. Dulce impamvu y'ibyo ngibyo yumvaga atarakira ibyo yasomye muri message yoherereje murumuna we Julie. Akimara gusohoka ariko ngo ahagarare hanze ategereze Isaac baze kuza kuvugana, umugabo witwaga Martin yahise asohoka maze aza yihuta cyane ashaka kumuvugisha. Yahise amubwira ati Dulce ugiye hehe ko ibirori bitararangira? Dulce aramubwira ati byenda kurangira ariko. Martin akomeza kumwegera cyane ashaka no kumukorakora, maze Dulce ahita amwegezeyo aramubwira ati mwagiye mwiyubaha ariko egerayo se nyine. Dulce yatangiye kwibuka ukuntu Martin amaze iminsi azi iwabo, bisa nkaho hari imipanga afitanye n'ababyeyi be. Yahise atangira gutekereza ko bashobora kuba bashaka kubashyingirana, maze ubwoba buramwica cyane kuko atamukundaga habe na gatoya. Martin yari umugabo ukuze cyane, yaramurutaga cyane kuko yari mu kigero nk'icya papa wa Dulce. Dulce yakomeje kubona uwo mugabo Martin akomeje gushaka kumwigira cyane, maze ahita agenda, kandi agenda yihuta cyane nk'urimo guhunga. Yakomeje kwihuta cyane ariko ageze imbere arahagarara, maze ariko ahindukiye n'ubundi abona Martin yakomeje kumukurikira cyane. Dulce umujinya waramwishe, abona atari bukomeze kugenda ahunga, kandi yarashakaga kuguma aho hafi kugira ngo aze kuza kwivuganira na Isaac, maze n'ubundi ahagarara aho yari ageze. Yahise abwira Martin atari ko se uranshakaho iki? Martin arambwira ati mukobwa mwiza, ni ukubera icyo unyihunza? Ese ntago ababyeyi bawe barakubwira ko njyewe nawe tugiye gukora ubukwe? Dulce aramubwira ati ngo njyewe nawe ubukwe? Martin ati yego, njyewe ndagukunda cyane, nzagutetesha kandi nzakwibagiza agahinda k'uriya muhungu wenda kugusaza. Tuza, nzatuma utazongera no kumutekereza. Yabivuze ashaka kumukoraho, maze Dulce umujinya urongera uramwica cyane, ahita yongera aramusunika amwegezayo. Aramubwira ati niba ukeka ko nshobora kubana nawe uribeshya cyane, singukunda, nta nubwo nanarota cyangwa se ngo ntekereze kubana nawe. Martin atangira kwisetswa arambwira ati humura, niba utankunda nitubana rwose urukundo ruzaza, kandi ntago nakurenganya kuko
gutandukana n'uwo mwakundanaga ugahita ukundana n'undi cyangwa se ukizera ko hari undi muntu ushobora kugukunda, ntabwo biba byoroshye kubera ko uba utarabyakira. Ndakumva rwose kuvuga ko utankunda ni ibintu byumvikana, ntabwo nabikurenganyiriza. Nuko aramubwira ati gusa humura njyewe ndagukunda cyane, ntugire ikibazo na kimwe, nzatuma umwibagirwa vuba, nzatuma wiyakira vuba, mu rukundo hamwe nanjye ndabizi neza ko uzaryoherwa. Duse ayo magambo yarushagaho kumutera umujinya no kumushengura umutima, maze aramubwira ati ese wamfasha ayo magambo yawe y'uburyo uzankundamo ukarekera gukomeza kuyambwira ko arimo kuntera. Icyo wamuteraga ahise yifata ntiyakivuga, ahubwo arigendera ngo atavuga ibidakwiye kubera umujinya n'agahinda yari afite. Nuko ariko aramubwira ati umfashije ntiwakongera kunkurikirana, birimo kumbangamira cyane rwose. Dusese akomeza kugenda yegera imbere ho gatoya, maze Martin nawe asubira inyuma n'umujinya mwinshi cyane kubera ko yabonaga Duse bisa nkaho amusuzuguye cyane. Duse yageze imbere arahagarara ariruhutsa, atangira gutekereza ati ngo ababyeyi banjye barenda gushyingirana na Martin koko, ariko mana ibi ni ibiki koko birimo kumbaho? Duse agihagaze arimo gutekereza ibintu byinshi cyane. Isaac yari yasohotse kugira ngo amutegerereze imbere y'umuryango. Yahise asohoka maze abona ukuntu Duse yataye umutwe cyane. Aramubaza ati Duse, none se ufite ikihe kibazo? Ese hari umuntu yaba yakubabaje? Duse kumva amubaza gutyo kandi impamvu y'agahinda ke kose ari we, byaramubabaje cyane kuko yari yabonye message yandikiye na murumuna we Julia, maze aramubaza ati kubera iki Isaac? Isaac asa n'umufitiye impuhwe nyinshi cyane, aramubaza ati kubera iki? Duse mbwira byakugendekeye gute? Duse arababara cyane aribaza ati kubera iki noneho mbona asa n'ufitiye impuhwe nyinshi cyane, kubera iki arimo kwigira nkaho nta cyabaye? Duse nta kintu na kimwe yamusubije, gusa yaramurebye ahubwo n'indoro yuzuyemo agahinda kenshi. Maze Isaac nawe arabibona, abona icyo iyo ndoro isobanuye ko bisa nkaho Duse akeneye ukuri kumwiviriye mu kanwa. Bombi bari baziranye kuko bari bamaranye imyaka 4 yose bakundana. Yari azi rero icyo indoro nk'iyo ngiyo ishaka kumubwira. Isaac yahise amubwira ati Duse, ni ukubera icyo utambwiye byinshi ku muryango wawe? Ni ukubera icyo utambwiye iby'uburwayi bwawe? Ni ukubera iki wambeshye? Duse arikanga ati njyewe uburwayi? Narakubeshye? Nakubeshye iki? Isaac ati tubireke ibyo ngibyo, sinzi n'ahantu mbikuye harubanza mvugishijwe. Duse aramubwira ati ariko mbwira ni ukuri niba hari n'umuntu ushaka kuduteranya kugira ngo adutandukanye, tubiganireho nkubwize ukuri kwa byose. Gusa nyine nubwo utabimbwiye neza ariko njyewe nta burwayi mfite, ni ukuri nta kintu na kimwe nigeze ngukinga, nakubwije ukuri ku bigendanye n'ubuzima bwanjye. Icyo nakubwiye nyine nta gihari, ngaho mbwira n'ibiki bakubwiye. Isaac ati Duse nta kintu na kimwe bigeze bambwira, ibyo bintu nyine sinzi aho nanjye nari mbikuye. Nuko arambwira ati nyine menya ko njyewe nawe tutakomezanya. Duse ati kubera iki? Kubera iki njye nawe tutakomezanya? None se ntabwo ukinkunda? Isaac arambwira ati ni ibintu birebire, kandi ibi ngibi byo kuba nkundana na Julia ababyeyi banjye babijemo nuko baranabisaba. Duse ati none se turetse ibyo ngibyo ababyeyi bawe nyine bagusabye, wowe ninde ukunda hagati yanjye na Julia? Ko aricyo kintu nshaka kumenya nanahereye kare nkubaza. Isaac nta kintu aramusubiza. Julia yahise aza abegera cyane maze atangira kuvuga ati Duse, none se urashaka iki ku mugabo wanjye? Ese Isaac kubera icyo utamubwiza ukuri ngo wature umubwire ko mutakiri kumwe, ko cyagiye wampaye message umbwira ko nta mpamvu zo gukomeza guca ibintu hirya no hino, wamubwije ukuri akabimenya? Akimara kuvuga ibyo we na Isaac bahise bafatana ibiganza,
maze Dulce rwose ahita abona nta n'isoni Isaac nawe abyemeye, maze na murumuna we ahita atangira no kumuryamaho amubwira ukuntu amukunda cyane. Isaac nawe ahita atangira kumubwira ko nawe amukunda ko ariko bimeze. Dulce areba ibyo bintu arumirwa. Dulce no gukomeza guhagarara byaranze yumva agiye nko kugwa hasi, maze Isaac noneho ku nshuro ya mbere aramwerurira aramubwira ati Dulce njyewe nawe iby'urukundo rwacu byararangiye, ntago nyigukunda, nsigaye nkunda murumuna wawe Julia, ubyihanganire, nasanze ntakomezanya nawe kandi ntagukunda. Julia yahise yishima cyane maze abwira Dulce ati Dulce wabyumvishe ko dukundana cyane, Isaac atakigukunda, ihangane kandi ni ukuri kandi ndabizi neza ko nawe Marty agukunda cyane kandi n'ubukwe bwanyu bushobora kuba aribwo buzabanza. Dulce yarebye ibyo bintu, areba ukuntu bahagararanye, areba ukuntu bameranye, yibuka amagambo yose bamaze kumubwira, ibyo bintu biramurenze, arababara, agahinda karamwica ati Isaac kubera iki koko? Kubera iki watinyuka kumbwira amagambo nk'ayo? Ese gute wankora ibintu nk'ibi ngibi? Tekereza ukuntu twakundanye tukiri batoya, tugasezerana kutazahemukirana, tugasezerana ko nta banga rizigira riba hagati yacu, tugasezerana kuzabana akaramata, none nibyo ngibyo unkoreye? Ese ntabwo uzi ko twateganyaga no kubana vuba? Ese kubera icyo utakisubiraho ngo ufate umwanzuro muzima? Agahinda karamwishe neza neza, yumva abuze n'ijambo yongera kuvuga, ahita ahindukira aragenda, ariko noneho agenda yumva atazi neza n'ahantu arimo kwerekeza. Dulce gutandukana na Isaac byaramubabaje cyane, yaramukundaga cyane, hahandi yari yaramwimariyemo wese yumva hari nta n'undi musore uba ku isi. Noneho uburyo batandukanyemo nabwo bwamushenguye umutima cyane. Yatangiye kwibaza ati Isaac koko niki ntamukoreye? Ese Julia we koko niki ntamukoreye ku buryo atwara umukunzi wanjye abizi neza n'ukuntu namukundaga? Julia twakundanye tutigeze tugira ikintu na kimwe dupfa, ko nta kintu na kimwe twapfaga mu buzima bwacu, koko ubu ngubu noneho dupfuye umugabo? Yatangiye kwibaza ati ubu se koko Julia mu rugo tugiye kujya tubana gute? Ubu se tuzongera kujya tuvugana? Dulce yatangiye kwibuka ukuntu we na Julia babanaga mu rugo, babana rwose nk'abavandimwe, nta kibazo na kimwe bagirana. Nubwo batavukanaga kuri mama wabo, ariko barakundanaga cyane, nta kintu bajyaga bapfa. Mama wa Dulce yari yarapfuye Dulce ari muto cyane, afite imyaka 2 gusa, maze papa we ahita ashaka undi mugore Dorothy, waje akamubera umubyeyi, akamubera mama. Nta n'umuntu ushobora kumenya yuko Dorothy atari bo babyara bombi. Bari bibaniye neza, bakundanye cyane, nta nubwo bajyaga batekereza ko hari ikintu na kimwe bashobora kuzapfa mu buzima. None Isaac yaraje hagati yabo, ibyabo byari bitangiye kuzamba. Dulce yakomeje kuzenguruka aho ngaho muri hoteli, atazi n'ahantu arimo kwerekeza mu by'ukuri. Yumvaga yajya nk'ahantu ha wenyine akarira cyane, ndetse akanicara agatekereza neza, agashyira ubwenge ku gihe, ndetse akanahunga abantu bari barimo gukomeza kumwitegereza cyane, kuko yari yabaye nk'umusazi. Kwakira ibyari byamubayeho byari byamunaniye, abantu bose bari barimo kumwibazaho. Arimo agenda ataragera kure, ashaka ahantu yakicara ngo atuze. Ibyo yangaga byakomeje kumukurikirana, kuko yageze imbere ahita abona Isaac na Julia barimo kugenda bameranye nyine nk'izindi couple zose zikundana cyane uburyo ziba zimeze, ariko noneho bageze aho barahagarara, abona Isaac atangiye gusomana na murumuna we. Dulce yumvishe ashatse nko kwikubita hasi, noneho gukomeza kwifata biranga, maze gukomeza kugenda biramunanira neza neza, imbaraga arazibura kuko yumvaga adashaka no gukomeza kubareba. Dulce nta no gutekereza, yahise akingura umuryango wari hafi aho kugira ngo ahite yinjiramo byibuze abone nk'ahantu yihisha. Dulce aho yari afunguye kubw'amahirwe yahise hakinguka, maze ahita yinjiramo nta no gutekereza.
Duse ariko yasanze aho yari amaze gukingura ari mu cyumba cy'abakiriya gusa nta muntu wari urimo. Yahise yinaga ku buriri ati wabona basize bakinguye ngo baze kuza kuhakora amasuku kambe niryamiye. Duse yararyamye ariko aho kugira ngo atuze atekereze neza ashyire ubwenge ku gihe, ahubwo yatangiye kurira cyane kubera ko yari yakomeje gutinya kurira abantu bamureba. Noneho byasaga nkaho yiteguye kurira kugira ngo ashire agahinda kose yari afite, maze ararira cyane, ararira ukabyumva kuko ntacyo yikangaga. Nta n'akanya karashira arimo kurira gutyo, yatunguwe no kubona hari umugabo winjiye avuye muri dushe akenyeye swime. Duse akimukubita amaso, ubwoba n'isoni byaramwishe maze ahita akurura ishuka yitwikira mu maso kubera kubura aho areba, maze abura n'ijambo na rimwe yavuga. Uwo mugabo nawe wari watunguwe cyane, ariko nanone wari wanumvise akiri muri dushe ukuntu Duse yariraga cyane. Yahise amubaza ati wa mukobwa we urakora iki hano mu cyumba cyanjye? Ese ninde waguhaye uburenganzira bwo kunyinjirira mu cyumba? Yakomeje kumubwira nabi cyane, azi ko wenda hari ikindi cyaba kimuzanye, maze atangira gukeka ko wenda yoherejwe na tanti we kuko yari afite umutantine utari umworoheye wajyaga umuhuza n'abakobwa ngo yatinze gushaka. Yakomeje kumubwira ati niyihe mipango ufitanye na tante wanjye? Ese igihe cyose nahereye mubwira ko mfite umukunzi kubera icyo atumva? Ubwo mwaperereje mumenya hoteli ndimo none urahansanze nta soni? Nuko ahita amukuraho yashuka, ahita anamufata akaboko aramubwira ati umva muko, genda vuba sinkukeneye kandi njyewe mfite umukunzi. Duse yahise amubwira ati ni ukuri ntaho mpuriye n'uwo mutantine wawe, nta nubwo muzi. Ninjiye hano kuko hari hakinguye kandi numvaga nshaka ahantu ho guturiza. Ninjiyemo rero mbona nta kintu gihari, nta nubwo nigeze mfungura akabati cyangwa se garderobe ngo ndebe ko harimo ibintu. Mumbabarire ko nabinjiranye, mumbabarire ni ukuri. Umugabo yatangiye kumureba aramwitegereza cyane, maze abonye n'ukuntu yarize, yibutse n'ukuntu yamwumvaga arimo kurira cyane, arira nkaho ntacyo yitayeho, arira kandi ahigize cyane ubona ko ari umuntu wari umaranye akanya agahinda kenshi. Ahita atangira kumugirira impuhwe no kumwizera, ahita amuhereza mushwari ngo yihanagure neza, ari nako anamubwira ati ntuzongere gupfa kwinjira ahantu utazi. Ese ubundi ko numva gurira cyane wari wabaye iki? Ninde wakubabaje? Duse nta kintu na kimwe aramusubiza, fone yahise isona maze abona ni mama we Dorothy umuhamagaye. Duse yahise amwitaba aramubaza ati Duse mukobwa wanjye nkunda uri hehe ngo dutahe? Duse abura icyo asubiza abanza guceceka, maze Dorothy ahita amubwira ati ariko se Duse niki cyakubayeho koko? Ngwino dutahe tujye mu rugo ibintu byose tubishyire ku murongo dore wabyangije. Marite yarakaye cyane ngo wanze ko muvugana, ngo wamusuzuguye, ngo yagukoragaho ukamuhirika. Arimo arakurega ibintu byinshi cyane. Kubera iki witwaye gutyo koko? Papa wawe byamurakaje cyane, byamubabaje cyane. Ngwino hano dutahe tujye mu rugo tuganire turebe uko twabigenza, ibintu bitaraba bibi cyane. Duse gukomeza kumva izina Marite yumvaga umujinya ukomeje kumwica cyane, maze kumva amubwira ngo bajye mu rugo kubiganiraho yumva abuze n'ikintu na kimwe yamusubiza. Nuko ariko kubera ko n'ubundi atari burare aho ngaho, aramubwira ati nta kibazo ndaje dutahe ndimo ndamanuka. Icyo gihe bahise batandukana kuri telefone, mama we arakupa, maze Duse nawe ahita yitegura kumusanga nyine ngo batahe. Wa mugabo wari wahise afata imyenda ye akambarira muri dushe. Duse akimara gukupa yahise amubona agarutse, maze afungura ahantu hamwe aho ngaho akuramo icupa ry'amazi, maze araza amwicara iruhande. Yamwicaye iruhande amwitegerezaho gatoya, maze mu ijwi rituje aramubaza ati ese bite? Ufite ibihe bibazo? Duse kwibona n'umugabo mu cyumba cya hoteli, noneho umugabo atazi,
byahise bitangira kumutera ubwoba bwinshi cyane, maze yibutse ukuntu akicaye mu cyumba cy'abandi, aho kumusubiza ahaguruka vuba vuba yirukanka, arambwira ati reka ngende bayurabeho kandi ni ukuri umbabarire kukwinjirana, ntago nzabyongera, ni ibintu byantunguye cyane, mumbabarire ndabinginze. Uwo mugabo nawe yashatse kugira ikindi kintu yavuga ngo abwire umukobwa ati wikihuta nta kibazo, mbabarira umbwire ikintu cyari cyakubabaje cyane, ariko yashidutse umukobwa yarenze kubera ukuntu arimo kwirukanka cyane. Dulce icyo gihe agenda asanga ababyeyi be na Julia aho bari bamutegereje ngo batahe, maze mama we Dorothy ahita amubwira ati bwa nyuma na nyuma noneho urahageze, ese ninde mugabo mwari muri kumwe? Dulce ati umugabo? Uwuhe mugabo? Mama we aramubwira ati reka nkubwire Dulce, uyu munsi witwaye nabi cyane, watubabaje, twakurakariye cyane rwose, wasuzuguje umuryango wacu. Ese ubundi ni ukubera icyo ukomeza kwima amahirwe Martin? Ubona utagomba gukomeza gusigasira izina ry'umuryango wacu? Reba nk'ubu ngubu murumuna wawe agiye gushyingiranwa na Isaac, kandi urabizi neza ukuntu Isaac ari umukire ni waba ari abakire. Ese nawe na Martin uzi ukuntu muramutse mubanye byaba ari byiza kuri wowe no ku muryango wacu? Ese ubwo wabuze ukuntu uriya mugabo ari umukire? Papa wa Dulce ahita ahindukira areba Dulce nabi, aramubwira ati niba koko Martin wamusuzuguye nk'uko yabimbwiye, wakabije cyane rwose. Ese guhagarara mukaganira wumvaga bigutwaye iki? Byari bigutwaye iki ku buryo wasuzugura umuntu nk'umukire nka Martin koko? Dorothy abonye ukuntu papa Dulce akomeje kurakara cyane, ahita avuga ati mureke dutahe twe guhinduka iciro ry'umugani hano, kuko n'ubundi twataye baba ntako tutagize, reka tujye mu rugo ibindi turaza kubivugirayo. Baratashye koko bagera mu rugo, ariko Dulce agize Imana icyo kiganiro yumva ntacyo bazanye, arishima cyane kuko yumvaga rwose atiteguye ko bajya mu kiganiro nk'icyo ngicyo cyo kongera kuvuga kuri Martin n'ukuntu yabonaga bashaka kuzabashyingirana. Mu cyumweru cyakurikiye ariko bageze mu rugo bavuye ku ishuri, we na murumuna we Julia barababwiye bati mudepoze ibyo mufite ubundi muze hano tuganire. Dulce yaragiye n'agahinda kenshi cyane kuko ibyo bari bagiye kubaganirizaho yari atangiye kubikeka, ariko Julia we bagenda arimo guseka, ahita amubwira ati Dulce ndabona utishimye, ariko papa na mama ni ukuri nzi neza ko badufitiye amakuru meza gusa. Mama na papa maze iminsi numva baganira, ubanza hari surprise badufitiye. Dulce yaramurebye ntiyagira ikintu na kimwe amusubiza, kuko n'ubundi yari asanzwe abizi neza ko hari igihe inyuma aba ashaka kwerekana ko ari umwana mwiza cyane kandi atari kameze imbere. Yaramwihoreye aragenda depoza ibintu bye yari afite, maze ahita asanga Julia amutegereje, maze bahita bagenda basubira hamwe ababyeyi babo bari bicaye. Bakihagera Julia yahise areba papa we arimo yisetsa cyane ati papa ngaho mutubwire, amatsiko yatwishe, ndakeka ko ari ibintu biri budushimishe cyane kandi by'ingirakamaro. Papa wabo John aramwenyura ati nanjye ndabyizeye ko biri buze kuza kubashimisha, kandi ntago twabatumaho atari ibintu by'ingenzi tugiye kubabwira. Ako kanya yahise yitegereza Dulce maze ahita amubwira ati Dulce ntuzongere kwirengagiza Martin, kuko Martin ni umugabo wawe, twenda kubashyingirana. Julia nawe yenda gushyingiranwa na Isaac. Dulce kumva ibyo bintu nubwo yari asanzwe imipango yose ayizi, ariko aramubwira ati papa koko urashaka kunshyingira Martin uriya musaza? Maze papa we ati Martin ni umujene cyane, uzi ko afite mu myaka 40, nta nubwo aruzuza imyaka 50, ni umujene pe. Dulce ati umuntu ufite imyaka 48 we wita umujene? Ndabyanze rwose, ntago nabana n'umuntu uruta kuriya. Nuko aramubwira ati
ariko uzi ko kubana n'uriya mugabo byaba ari nk'aho murimo kungurisha, uzi ko uriya ari nk'aho ari papa wanjye, buriya papa ubundi ntimunganye imyaka cyangwa se akaba ayikurusha, kubera iki mushaka kungurisha? Mama wabo ahita amubwira ati Duse twumve neza, ntago ari ukukugurisha ahubwo ni ukubw'umuryango wacu, ibi byose ni ukugira ngo ejo hazaza hawe hazabe hameze neza, ni wowe turimo kugirira neza cyane cyane. Duse aramubwira ati njyewe sinshobora kubana nawe, ntago nabana n'umuntu ntakunda napfa bikagira inzira. Ababyeyi be bahise barakara cyane bati niba wumva utabana nawe kuko utamukunda, ngaho twereke noneho uwo mukundana, uwo ukunda bya nyabyo, niba koko nawe tubona ari umuntu w'ingirakamaro, tukabona ari umuntu ufatika wazakugeza kuri byinshi kandi n'umuryango wacu agakomeza kuwitaho, turabareka mukomeze mukundane rwose, nta n'uzongera kukubwira Marite, wowe turahita tumureka. Ariko nanone niba ntawe uhari, niba mwene uwo muntu ntawe, nta yandi mahitamo ufite usibye gushyingiranwa na Marite nk'uko tubyifuza, kuko murumuna wawe agomba gushyingiranwa na Isaac kandi ntago azagusiga mu rugo, nawe urakuze bihagije. Duse ati ariko simbyumva, imyaka 21 murumuna wanjye afite, nanjye nkaba mfite imyaka 23, kubera iki murimo gukomeza kudushyingira abagabo ubundi murabona dushaje ku buryo mutangira kudushakira abagabo gutyo? Baramubwira bati Duse ibyo ngibyo reka tubireke, Marite aragukunda cyane kandi arifuza kubana nawe, ibintu ni bibiri, ese hari undi musore uhari mukundana twabashyingirana Marite tukamureka? Wowe twakubajije niba Marite utamushaka kubera yuko utamukunda, ese hari uwundi muhungu wowe ukunda mukundana ufite ubushobozi nk'ubwa Marite cyangwa se kumurenza ngo abe ari we tubashyingirana? Kumubaza gutya ariko byasaga nk'aho barimo kumwiyenzaho, kuko bari babizi neza ko umuntu bakundanaga ari Isaac kandi bakaba batakiri kumwe, bari babizi neza ko nta wundi uhari. Igisubizo bose bari bakizi ko ari oya, ariko bategereje ko Duse nyine ari we ubyivugira akavuga ko ntawe uhari, kugira ngo bahite bamwemeza neza ko agomba kubana na Marite. Duse nawe nubwo yari abizi neza ko nyine ko nta wundi muntu bakundana, ariko yagombaga kubeshya kugira ngo bamureke, badakomeza kumuhatiriza ngo abane n'umuntu adakunda kandi adashaka, maze ahita avuga ati umuhungu dukundana arahari kandi avuka mu miryango ikomeye cyane nk'uko mubyifuza, rero nimundeke Marite rwose mumureke nibanire n'uwo nguwo nkunda. Bose byahise bibatungura cyane bati kubera iki utari warabitubwiye? Duse arababwira ati nuko nabonaga igihe cyabyo cyo kubibabwira kitaragera. Papa yahise amubaza ati ariko se koko nibyo ntabwo urimo kutubeshya, uwo muntu arahari mukundana kandi akaba anameze neza mu bigendanye n'ubushobozi? Duse aramubwira ati papa humura rwose arahari. Papa aramubaza ati twabwirwa n'iki ko utarimo kutubeshya kugira ngo tukureke? Papa yahise amubwira ati ngaho rero niba ahari ejo uzamutuzanire hano tumubone, turebe ko koko twamwemera ko mwazashyingiranwa, kandi nyine tugomba kubikora vuba akaza hano tugafata umwanzuro hakiri kare kugira ngo udakomeza kuzarira maze na Marite akaducika akigendera, bikazarangira nawe tutakibashije kumubona kandi baradukinishije. Nizere ko uwo muhungu wawe mukundana ariko azaba yiteguye ko umuntu akora ubukwe. Duse kuko n'ubundi yari yiyemeje kubabeshya, nuko nyine arababeshya ati muhumure rwose ariteguye cyane kandi namwe ndabizi ko muzamushima. Papa we ati nta kibazo, niba ari uko bimeze rwose ni amahoro. Nuko ahita yongera kumubaza ati ejo witeguye kutwereka uwo mukunzi wawe? Duse arababwira ati yego rwose ndamubwira kandi nzi neza yuko atari bubyange, azaza nta kibazo. Nuko papa aramubwira ati nuramuka utubeshye
tuzahita dukomeza gahunda zacu nk'uko twazipanze hagati yawe na Mariti. Duse wangaga no kumva iryo zina kubi ahita avuga ati papa rwose mwigiye ikibazo mwigiye impungenge ejo nzamubazanira. Murumuna we Julia aho yari yicaye yahise atangira guseka maze aravuga ati nzaba nirebera. Duse we nta kintu na kimwe yongeye kuvuga maze baramubwira ati ngaho genda turategereje, ubwo uraza kutubwira isaha azahagerera. Duse yahise yigendera koko ngo ajye kuryama, ariko ntago yashoboraga kubona ibitotsi. Yibazaga ahantu azakura uwo muntu bamusabaga maze akahabura neza neza. Duse yatangiye gutekereza ku bahungu bose azi ngo arebe ko yabonamo uwaza akaza iwabo maze akabeshya ko bakundana, ariko abura n'umwe neza neza yasaba ibyo bintu kuko yabonaga bigoye cyane nta n'uwapfa kubyemera. Duse iryo joro ryarinze rimukiraho nta gisubizo na kimwe arabona. Mu gitondo mbere y'uko ajya ku ishuri baramubaje bati ese ari buze kuza ryari, aragera hano sangahe? Duse ahita ababwira ati ari buze kuza nimugoroba muvuye ku kazi. Baramubwira bati nta kibazo turamwiteguye, ubwo ngubwo turi buze kuza gusangira nawe ibya nimugoroba. Duse arababwira ati nta kibazo. Yahise yigendera ajya ku ishuri maze agezeyo akareba mu bahungu bose biganaga akibaza ati ese koko ubu ninde nabwira ngo aze abeshye ko dukundana? Ese naho yabeshya ko dukundana bamubajije iby'ubukwe yabyemera, n'undi ni hahandi byazantera ibibazo nyuma. Mu rugo se bo bakemera umuntu ukiri umunyeshuri? Noneho gute koko bakemera umuntu wavuga yuko akiri ku ntebe y'ishuri? Duse byaramuyobeye, amasaha yo kujya mu kiruhuko cya saa sita yarinze agera atarabona igisubizo. Duse kubera ko n'ubundi kwiga byari byamunaniye yahise yisohokera no kwigira mu mujyi. Yaragiye ahagarara ahantu hari parikingi yakundaga guparikamo abakire. Yatangiye kubona hari abagabo n'abasore beza batangiye kunyura aho hantu yarahagaze, maze aribaza ati ndabigenza nte? Ubu koko ndakora iki kugira ngo mbonemo n'umwe byibuze nasaba akaza tukajijisha ababyeyi banjye, wenda nkazasigara mbabeshya ibindi. Yatangiye kugerageza kugira ngo arebe ko hari uwo yakegera, ariko yajya kumwegera ubwoba bukamwica cyane. Yatangiye gutekereza ati mfite imyaka 23, ngiye kubara maze umusore cyangwa umugabo wa 23 nacaho mpite mwisitaza aho nshaka ukuntu tuvugana, mpite musaba kuza iwacu. Nubwo yabitekerezaga gutyo ariko byari bigoye cyane, ntabwo byari byoroshye gukubitana n'umuntu bwa mbere ku nshuro ya mbere akamusaba ibintu nk'ibyo ngibyo, maze agahita amwemerera ko yazi iwabo akavuga yuko bakundana banitegura gukora ubukwe. Yabonaga ari ibintu bigoye cyane ku buryo umuntu adahita apfa kubyemera ako kanya. Duse ataratangira kubara hari imodoka nziza cyane ya fime yahise imuparika imbere, gusa uwari uyirimo ntago yasohotsemo, yigumiyemo imbere. Duse iby'uwo muntu wari muri iyo modoka yaretse kubitekerezaho cyane kuko yabonaga umuntu ugendera mu modoka nk'iyo ngiyo atatinyuka no kumuvugisha cyangwa se kumuzanaho iyo mikino nk'iyo ngiyo yari arimo. Yabaye nk'uwirengagiza iby'iyo modoka kuko yaratekerezaga ati wasanga harimo n'umudamu cyangwa se umukobwa, reka yo ne kuyitaho. Yirengagije ko ihari maze yikomereza gahunda ze. Yatangiye kubara maze abagabo n'abasore bamucaho koko, ariko ageze kwa 23 abona n'umusore mwiza cyane ari kumwe n'undi mukobwa bafatanya ibiganza barimo bagenda baganira bishimye cyane. Abona ntaho yamuhera kuko yabonaga ari umukunzi we bashobora kuba bari kumwe. Undi wahise ukurikiraho yari akuze cyane noneho kurusha na Marite yangaga, ahita avuga ati mana yanjye wowe noneho birandenze, nta n'ikintu nakirwa mubwira. Duse byaramucanze maze ageze aravuga ati ariko ubundi ndi mu biki? Ibi ngibi ngiye mbivuyemo ngiye kwigira kwa nyogokuru wanjye, fone nyikureho nta n'uzongera kumenya iyo nagiye n'ishuri ngiye kurivamo, singiye gusazwa n'ibi bintu kandi nta nubwo nanabana n'umuntu nakunda. Atarakuraho fone ye ngo yigendere, mama we yahise amuhamagara aramubwira ati
umukobwa wanjye Dulce, nizere ko uri buze kuza gutaha kare kugira ngo witegure umushyitsi. Gerageza uze kugera mu rugo hakiri kare cyane, wiyiteho uba umeze neza cyane bataza kuza kuducishamo ijisho. Ndaje mpamagare na murumuna wawe Julia nawe aze anagufashe muteke neza cyane. Kamuhamagare maze mubwire nawe atahe kare aze mube muri kumwe mu rugo. Dulce ati mubwire ntacyo kuko nanjye ndi mu nzira ntaha. Mama we arishima aramubwira ati sawa noneho ndumva turaba tumeze neza cyane, imyiteguro arasanga mwayirangije. Dulce kumva ukuntu mama we rwose yabyishyizemo nk'aho biri buze kuza kuba, kandi atekereje ko ibyo arimo byose ari ikinyoma arimo kubeshya, ko na telefone ye agiye kuyikuraho akigendera bakamushaka bakamubura. Yibagiwe noneho ko ari no mu muhanda, maze yifata ku gahanga ashiduka n'amarira yatangiye gutemba. Dulce yararize cyane ararira, amarira amubana menshi cyane yipfuka mu maso ngo agerageze kuyahisha, nyamara ariko kuyahagarika ntabwo byakundaga, yakomezaga kwisuka. Akipfutse gutyo yahise yumva umuntu amukozeho maze aramubwira ati akira mushwari hanagure. Dulce yarikanze kuko yari amaze kumva iryo jwi wagira ngo hari ahantu arize. Afunguye amaso yabonye ari wa musore yigeze kugwaho mu cyumba cya hoteli. Yahise abona arimo kumuhereza mushwari ngo yihanagure, maze yumva arikanze cyane. Dulce yahise yakira maze arihanagura, maze uwo musore ahita amufata akaboko aramubwira ati ngwino tugende mu modoka yanjye wiririra ku muhanda. Dulce yumvaga atabyumva mu by'ukuri. Yahise abona afunguye ya modoka nziza cyane yari yatinye, ya yindi yari imaze akanya iparitse aho ngaho imbere, nuko bahita bagenda bicaramo, ahita abimenya neza ko ariye kandi ko we yari amaze n'akanya kanini amwitegereza bitewe n'igihe yari yahereye abona iyo modoka imuparitse imbere. Dulce bamaze kwicara mu modoka yahise yongera yihanagura neza, maze umusore ahita amubwira ati sorry, ushobora kuba urimo kunyura mu bihe bitoroshye muri iyi minsi. Sorry kabisa, ihangane kandi ni ukuri. Humura, ibyo urimo gucamo byose nubwo bisa nkaho bitakoroheye, ariko ihangane kandi komera. Yahise amubwira ati uranyibuka? Dulce aramubwira ati ndabona nkwibuka cya gihe muri hoteli. Maze uwo musore ahita yishima ati Imana ishimwe kuba ukinyibuka. Cya gihe waragiye burya sigara numva bimbabaje cyane kubera ko wagiye byibuze ntanakubwiye izina ryanjye, nawe ugenda ntanamenye n'uko witwa. Nuko ahita amwibwira noneho aramubwira ngo yitwa Brian. Dulce nawe aramwibwira amubwira ko yitwa Dulce. Brian aramubwira ati noneho nishimiye byibuze ko mbashije no kumenya izina ryawe. Aramubwira ati Dulce naragushatse ndagushakisha ahantu hose, ariko sinigeze nkubona. Icyumweru cyose gishize ngushakisha, nari ntangiye no kwiheba yuko ntazigera nkubona, gusa Imana ishimwe yuko ibashije kongera kuduhuza. Dulce ibyo bintu byaramutunguye cyane, ntago yari arimo kumva impamvu umuhungu nk'uwo mwiza gutyo yamushakishije. Gusa nta kintu na kimwe yigeze amubaza yicecekeye, maze bamara akanya batarimo kuvugana. Bageze aho ariko Brian yaramwitegereje aramubwira ati ese wanyemerera tukaganira noneho ko cya gihe nabonaga wihuta cyane ugahita ugenda utanyemereye yuko tuvugana. Wahise ugenda wihuta cyane, nshaka no kugerageza kugukurikira ariko nsanga warenze. Nabuze ukuntu nabigenza, nkomeza ariko kugerageza kugaruka hariya hantu ngo ndebe ko ukunda kuhaza, nkomeza no kugushakisha nkakwikanga, ariko ntago nigeze nkubona. Ese ubu noneho wanyemerera tukaganira? Dulce wabonaga Brian akumva aramutinye cyane kubera urwego yabonaga ariho. Yumvaga nta naho yahera amubwira ibye kuko yabonaga batari mu rugero rumwe, agakeka ko yanamwumvira ubusa, akumva atanamubwira impamvu yamuzanye aho ngaho kuko
yabonaga atakemera kumufasha ngo ajye iwabo ngo avuge ngo ni umukunzi we. Maze ahita amubwira ati Brian, wakoze kumfasha ukankura hariya ku muhanda ngo ndeke gukomeza kuharira. Gusa ariko nanone umbabarire, ntago nakubwira ibyanjye ngo nkubwire impamvu cya gihe nariraga n'impamvu nari ndimo kurira mu kanya. Maze Dulce ahita ashaka gusohoka ngo yigendere, agerageza gufungura umuryango w'imodoka ngo agende. Arambwira ati warakoze cyane kandi n'ubu wakoze, ariko reka ngende ntago nakubwira ibyanjye. Brian yahise amufata akaboko arambwira ati ntago natuma ugenda Dulce, ntago noneho kuri iyi nshuro nshobora gukora ikosa ryo kukwemerera kugenda. Cyagiye nakoze ikosa rikomeye cyane ryo kukureka maze ugenda utambwiye ibyawe, ariko kuri iyi nshuro ntago nakongera kukwemerera. Ngaho mbwira, ni ukubera iki wari urimo kurira cyane, kandi ni ukubera iki na cya gihe wariraga cyane? Dulce, ni iki cyakubayeho gituma uhora urira? Kubera iki inshuro zose nkubonye nkubona urimo kurira? Yakomeje kumubaza, ariko Dulce yumvaga atiteguye kumubwira. Yumvaga nta mpamvu yo kubwira umusore mwiza nk'uwo nguwo ngo amubwire ibibazo bye, kuko arazi ko ntacyo byamubarira rwose. Yumvaga byaba ari nko guta igihe cye gusa. Atinze kumusubiza, Brian yatangiye kumubaza ati ese waba wagize ibyago ukaba wenda wapfushije nk'umuntu wakundaga cyane? Ese wenda ku kazi baba bakwirukanye? Ese baba bagusohoye mu nzu wabagamo ukaba wabuze amafaranga yo kwishyura? Ese wenda wabuze nka school fees yo kwishyura ku ishuri? Brian yakomeje kwibaza ibintu byinshi byatuma umuntu arira nk'amarira nyine yabonye arimo kurira cya gihe, ndetse nawe yari arimo kurira. Maze aramubaza ati kwa muganga se wenda baba bakubwiye ko ufite nk'uburwayi buri chronique butazakira, cyangwa se hari nk'umwe wo mu muryango wawe uba ufite? Dulce, ndakubeshye ndimo kubibaza ibintu byinshi cyane byambujije amahoro cya gihe, kandi n'ubu biracyayambuza mu gihe utarabimbwira, kuko ndabizi ntago umeze neza, ufite ibintu biguhangayikishije cyane. Namaze akanya kanini ndi hariya mu modoka ndimo kukwitegereza, nkabona ukuntu wabuze amahoro, udatuje, udatekanye. Mbona usa nk'umuntu uhangayitse cyane bikomeye. Ngiye kubona mpita mbona utangiye no kurira. Ngaho mbwira mu byo maze kuvuga byose, niki cyakubayeho, cyangwa se niki cyakubayeho uyu munsi? Dulce yahise amubwira ati cyakubwira ko nta na kimwe kirimo mu byo umaze kuvuga byose. Akomeza kwibaza ati none ni iki? None se mu byo ntavuze wenda hari nk'umusore waba yaraguteye inda akaba yakwihakanye se? Dulce ati oya. Dulce yakomeje kubona ukuntu Brian byamuhangayikishije cyane, maze ahita yumva yamubwira byose, cyane ko byari n'ibintu bitanateye isoni. Dulce mu kumusubiza amubwira icyamubayeho yaramubajije ati ese wowe wumva byaba bimeze bite kubana n'umuntu udakunda, mukabana nk'umugore n'umugabo, nyine mukabana ubuzima bwawe bwose? Brian aratungurwa kumva amubajije gutya, ariko nanone aramusubiza ati ibyo bintu njyewe ntago byambaho, ntago nabikora, ntago nshobora kubana n'umuntu ntakunda. Rero kumbaza ngo mba numva byaba bimeze bite, ubuse nkubwire gute? Ntago nzi ukuntu byaba bimeze kubera yuko nyine bitanambaho. Brian ahita amubaza ati none se nibyo birimo kukubaho? None se warashyingiwe? Ubana n'umuntu udakunda? Dulce aramubwira ati sindashyingirwa, ariko famiye yanjye ishaka ko mbana n'umuntu ntakunda. Dulce ahise amubwira ukuntu bimeze hagati ye na Martin, n'ukuntu bashaka kumushyingira Martin. Amubwira ukuntu yabyanze, akaba yabeshye ko afite umukunzi, none akaba yabuze ukuntu ari bubigenze kubera ko yabuze umuntu ari buze kuza kwerekana iwabo. Nuko aramubwira ati ubu ngubu ndagowe nyine kubera ko nta muntu mfite ndi buze kujya kwerekana, bagomba kunshyingirana n'uwo mugabo. Rero kubera yuko ntabishaka, ndimo ndatekereza guhunga nkigira ahantu kure cyane batazongera no kumbona, aho kugira ngo njye kubana n'umuntu nakunda. Nuko aramubwira
bihunga ndakwinginze kandi tuzi ibyo ngibyo biri buze kuza gukemuka. Mbere yuko agira ikindi kintu amubwira yahise amwitegereza cyane maze aramubwira ati none se Duse, mu by'ukuri ubu ngubu nta wundi mukunzi ufite? None se bishoboka bite ko umukobwa mwiza nkawe yaba adasanzwe afite umukunzi? Maze Duse yibutse ibyo Isaac yamukoreye, aho kumusubiza yongera kurira. Aramubwira ati umbabarire nimba gukomerekeje. Duse aramubwira ati wowe urarengana, ahubwo umuhungu twakundanaga yankoreye ibintu bikomeye cyane. Natunguwe no kumva ambwira ko hari undi mukobwa bitegura gukorana ubukwe, bitegura kubana. Famiye zacu ngo zabigizemo uruhare, barashaka kumushyingira murumuna wanjye. Brian arikanga ati murumuna wawe gute? Duse atangira kumubwira ukuntu ibintu byose bimeze n'ukuntu cya gihe nyine yaje amuhungiraho kubera ukuntu yabonaga imyitwarire y'uwo muhungu Isaac na murumuna we amaze no kwatura, amubwiye neza yuko we batazongera no gukomezanya ko ibyabo byarangiye. Brian yakomeje kumwihanganisha ati biragaragara ko uwo muhungu wamukundaga cyane, ariko ihangane kandi njyewe ndahari, ntukomeze guhangayika, ndaniteguye ndetse ahubwo ibintu ndatekereza bigiye kunyorohera kurenza uko nabitekerezaga. Duse yumvisha amubwiye gutya aramubwira ati bigiye kukorohera gute? Ushatse kuvuga iki? Brian yase amubwira ati ibyo tubireke Duse. Maze ahubwo ageze ahita amufata ikiganza aramubaza ati ese ujya wizerera muri rwa rukundo umuntu aba ashobora kugirira undi muntu ku nshuro ya mbere akimubona akimukubita amaso? Duse aramubwira ati hoya, nta nubwo nyizera mu rukundo, nta nubwo nyizera ko urukundo rubaho, kuko ndi kumva bisa nkaho urukundo rutakibaho, ndi kumva bisa nkaho urukundo ari igihuha, kubera ko iyaba rubaho Isaac ntago yari kundeka. Brian aramubwira ati hangane, ni ukubera utarakira ibyo uwo mukunzi wawe yagukoreye gusa, hamwe n'igihe ndizera ko uzabasha kubyakira. None Duse, ko niteguye kuza iwanyu nk'umukunzi wawe, wowe uranyemera? Duse arikanga atuvuze ngo ndabyemera, ahubwo se wowe ko kutambeshye wabyemera cyangwa urimo uragira ngo wumve icyo mvuga? Brian aramubwira ati ntabwo ndimo kukubeshya, nta nubwo ndimo kugukinisha, njyewe ndakomeje kandi nzi neza ko iby'iwanyu bifuza ku mukwe wabo byose mbyujuje, batari buze kuza kunyanga. Duse byaramurenze, areba ukuntu umusore ari mwiza, areba ukuntu ari umuntu wiyubashye cyane w'umukire kandi ugendera mu modoka nziza nk'iyo yabonaga afite, wambaye imyenda ihenze cyane, buri kimwe cyose kuri we gihenze cyane kurusha n'ukuntu iwabo bashobora kubitekereza. Maze yareba ukuntu yemeye kumufasha kumva ntabyumva. Brian we ariko yakomeje kumubwira ko nta kibazo kandi rwose ko yumva yiteguye. Maze Duse biramushimisha cyane, akomeza no kumushimira cyane ko yemeye kumufasha. Brian yahise amubwira ati ntago nakishimira ibyakubayeho kugira ngo duhure, ariko nanone niba ari bwo buryo bwiza Imana yapanze ko tuzahuramo, twebwe twabikoraho iki? Duse amwe mu magambo Brian yamubwiraga harimo yamucangaga akayoberwa n'icyo ashatse kumubwira, ariko ntabitindeho cyane. Yahise amuhereza adresse z'iwabo maze bahita bahana na nimero za telefone kugira ngo baze kuza kongera kuvugana. Basezeranyeho, Duse aragenda ngo ajye kwitegura, Brian nawe asigara aho ngaho. Duse amaze kugenda, Brian yasigaye atekereza ibintu byinshi cyane, atangira gutwarwa n'ibitekerezo, yisanga atangiye no kumwenyura. Yageze aha ariko yibuka ko agomba kujya muri gahunda z'umunsi zose yari afite, akazikora vuba zikarangira kugira ngo aze kuza no kubona umwanya wo kujya iwabo wa Duse. Duse nawe mu nzira agenda, yagendaga yumva atabyumva, gusa nanone yari afite ubwoba bwinshi cyane, akeka ko Brian amasaha nagera ashobora kutaza, akaba wenda yamubeshyaga.
Yaragiye ageze mu rugo Julia atangira kumubwira ati Dulce uri umwana mubi cyane, n'ubundi Isaac ntabwo yari agukwiriye, ntabwo ushobotse rwose, ni ukubera icyo wamutendekaga. Ibaza umuntu mwamaranye imyaka ine yose mukundana, none nyuma y'icyumweru kimwe gusa akubwiye yuko mutakiri kumwe ngo ufite fiancé. Ibaze ko namubwiye ko uri buze kuza kutwereka fiancé wawe, maze nawe agatungurwa cyane no kumva ukuntu wamutendekaga. Yumiwe rwose, nta nubwo arimo kubyumva. Nyuma y'icyumweru kimwe gusa we. Ibaze ko kuri anniversaire yanjye ejo bundi aribwo yakweruriye akubwira ko ibyanyu byarangiye, none ngo ufite umukunzi mwenda no gukora ubukwe. Ibyo bintu rwose ntabwo byumvikana, ntabwo ushobotse, ni ukuri. Kandi nabonaga witonda ibyo bintu utabijyamo byo gutendeka, ukahora ubwira Isaac ko umukunda cyane, kumbe wamubeshyaga. Dulce yaramwihoreye yikomereza imirimo ye, yumvaga nta mpamvu zo kumusobanurira imipango ye yose kuko yabonaga nyine atari uwo kwizerwa. Ababyeyi be baje kuza, maze mama we arabafasha, atangira kubafasha areba ko rwose buri kimwe kimeze neza. Dulce uko amasaha yagendaga yegera imbere, nawe ariko ubwoba bwabaga bwinshi cyane kubera ko yabonaga n'ukuntu iwabo biteguye umushyitsi cyane n'amatsiko menshi, akumva bikomeje kumutera ubwoba. Si we warose abonye Brian amuhamagaye, maze ahita amwitaba ariruhutsa. Brian kumva ukuntu yiruhukije gutyo, aramubaza ati Dulce kubera icyo urimo kwiruhutsa gutyo? Aramubwira ati nibazaga ubaye wabivuyemo uko byagenda, byari bitangiye kunshanga. Brian ahita amubwira ati ndababaye cyane kuba wantekereza gutyo, ese kubera icyo utanyizera? Humura ntago rwose ndi umuhemu, kandi nkubwira ko ndi buze kuza kugufasha ntago nakinaga, ahubwo ngendeye kuri aderesi wampaye ndabona mpageze. Dulce kumva yuko yahageze arishima cyane, ahita amubwira ati ngaho reka tuze tugufungurire. Dulce icyo gihe yahise agira ibyishimo byinshi cyane byivanzemo n'ubwoba, maze ahita yongera abanza kwireba muri miruwari ngo arebe ko ameze neza cyane, maze abona asa neza cyane. Yahise abwira ababyeyi be na Julia ko umushyitsi bari bategereje ahageze, ko agiye kumuzana. Brian agisohoka mu modoka yakubise amaso Dulce, maze aratungurwa cyane. Aramubwira ati uri mwiza cyane Dulce. Dulce kumva amubwiye gutyo byaramutunguye cyane, ariko biranamushimisha cyane, maze aramwenyura aramubwira ati urakoze. Dulce akimara kumwenyura, Brian yaramwitegereje aramubwira ati uri mwiza cyane, ariko noneho bikaba akarusho cyane iyo usetse. Ni ubwa mbere nakubona useka, ariko useka neza cyane. Izindi nshuro zose nakubonaga urimo kurira ubabaye utishimye, nkumva nyine nanjye birambabaje cyane, gusa ntabwo nari nzi ko useka neza cyane gutyo. Nzakora uko nshoboye kose iyo nseko nziza cyane maze uzayihorane. Dulce kumva amubwiye gutyo arikanga, ahita amubaza ati uzakora uko ushoboye kose nzayihorane? None se ntabwo uzi ko ari uyu mugoroba gusa turi kumwe nk'abantu bakundana? Brian aramwitegereza ariko asa n'utunguye cyane, ahita amubaza ati harya nari nabyibagiwe. Yahise afungura imodoka maze akurayo champagne, maze ahita ayimuhereza, aramubwira ati iyi ni inzoga ya databukwe. Dulce arishima ati papa ayikunda kubi, wabimenye? Ubibwiye n'iki? Brian arabwira ati nabyibwiye nyine, uba ugomba kugerageza kumenya ikintu soko akunda naho mwaho mutarahura. Ubutaha rero uzajya ugerageza kumupeza. Dulce kumva amubwiye ngo ubutaha ajya amukopeza, n'ubundi ahita yongera guseka aramubwira ati ariko ubutaha buhe? Ubutaha urimo kuvuga ni ubuhe? Ese wibagiwe yuko ari uyu mugoroba gusa? Ndabikwibutsa kugeza ryari? Brian nanone ati harya ese kubera iki ndimo gukomeza kubyibagirwa nkabifata nk'aho ari ibintu bizahoraho? Sorry, ni ukuri ndimo ndabyibagirwa. Dulce aramubwira ati uzi ko urimo kubivuga nk'aho
tuzakomeza gukundana cyangwa ari ibintu nyine bizahoraho. Brian aramubwira ati sinzi impamvu ndimo gucikwa nkabivuga gutyo nkaho nyine wa mugani ari ibintu bizahoraho. Duse ahita amubwira ati Brian urakoze cyane kuza, sinzi ukuntu nagushimira, nyine wakoze cyane pe, ibisigaye ni ibyanjye, sinzi icyo nzababeshya mu minsi nyine izakurikiraho, wenda mbabwira ko tutakiri kumwe, ariko uyu munsi wakoze cyane nta nubwo nabona ukuntu nabivuga. Duse kuvuga ibyo bintu yabivugaga ubona yenda nko kurira, ariko Brian arambwira ati ese ko wongeye gushaka kurira kandi uyu mugoroba ntagomba kukubona urira, nyemerera uze kuza kugaragaza ibyishimo byinshi cyane bidasanzwe, uramenya utansebya rwose imbere ya data bukwe n'amabukwe, ndakwinginze uze kugerageza kwishima cyane, batagira ngo umukobwa wabo namwimye ibyishimo mufashe nabi. Duse yahise aseka kumva ibyo bintu yaramubwiye, maze Brian akomeza amubwira ati twitware neza nkaho turaba ari twe couple ya mbere ikundana ku isi. Brian akimwitegereje nta kindi aravuga, Julia yahise yohereza message Duse amwandikira amaze ati ko mwatinze byagenze bite. Duse ahita abwira Brian ati mana yanjye, hano hantu ubanza tuhatinze koko, reka tugende. Brian ati turatinze nabo ntibagakabye, ubu se hari n'iminota 2 tumaze hano. Duse ati tugenda, ariko uzi ko iminota 10 yenda kurangira duhagaze hano. Brian yahise amufata ikiganza baragenda, basanga ababyeyi be na murumuna we Julia, amatsiko yenda kubica. Bose bagikubita amaso umusore ariko ukagaragara igihagararo, ukameze uko yambaye, barikanze cyane, byaramusaga ko ari umwana wo mu bakire uko byaba bimeze kose. Noneho bareba n'inzoga ihenze cyane yarazaniye papa Duse, bose bakikanga bakumirwa. Bamaze kuganiraho gatoya, bagikomeje kumirwa cyane batarakira ukuntu Duse abazaniye umukwe w'umukire umeze nk'uko nguko. Brian yahise abwira Duse ati hani uzi ko kubera urukumbuzi nari ngufitiye n'amatsiko yo kubona umuryango wawe hari ibyo nibagiwe. Duse aramubwira ati ni ibiki? Brian yahise amubwira ati mwese hano naje mbazaniye impano, nk'ahantu ngiye bwa mbere numvaga ntagomba kuza gutyo gusa, ese mwamfasha tukazizana, ntago ari kure nazisize mu modoka. Mama Duse ahita yishima cyane, ahita abwira Julia ati Julia genda utwaze abandi bana, ngaho nimujyane batwaze. Bahise bajyana na Julia, maze akagenda areba ukuntu Duse ameranye na Brian, ukuntu bisa nkaho bakundana cyane birenze n'ukuntu yabitekerezaga, ukuntu Brian ari umuhungu caringa cyane, umuhungu uzi gutetesha, uzi kwita ku muntu akunda. Yabireba ibyo bintu byose akumva agiye nko gupfa neza neza, akumva Isaac yarwaniraga nta kimushaka, ahubwo atangira kumva yishakira Brian. Yakomeje kubitegereza akareba urwo rukundo ruri hagati yabo, akumva nawe mu by'ukuri akeneye umuntu umukunda nk'uko yabonaga Brian akunda Duse. Bageze ku modoka ye none, ariko yumvise agiye nko kwikubita hasi, yari yumiwe ariko kandi atangira no kugira ishyari ryinshi cyane. Yatangiye kumva imodoka nziza nk'iyo ngiyo nawe ayishaka, kandi akanumva n'umusore mwiza nk'uwo nguwo w'umukire nawe amwifuje cyane. Impano kuko bahise bazizana, maze Julia arabatwaza nk'uko mama we yarabimusabye. Bazihagejeje, Brian buri wese yamuhereje impano ye nk'uko yari yabiteguye. Dorosi we kubera amatsiko menshi yahise anareba ibyo bamuhaye, maze abona bamuhaye amabiju meza cyane ahenze yahoraga yifuza kugura. Yarishimye cyane asingiza Brian ati umukwe ni nkawe, umukobwa wacu rwose azi guhitamo. Bose barishimye cyane, usibye Julia wenyine byari birimo kurya, ariko nawe agerageza kubihisha, agerageza kwerekana ibyishimo. Bakomeje kuganira bishimiye Brian cyane, maze bageze aho papa Duse aramubwira ngo nabibwire. Brian yatangiye kubibwira koko, maze ababwiye aho avuka bose barikanga, kuko bari bumvisha ababwiye ngo papa we ni minisita.
barikanze bati minisitiri, bararebanye barumirwa bose birabacanga. Barabibonaga neza ko ari uw'ahantu hakomeye cyane, ariko nanone kumva ko ari umwana wa minisitiri byabateye ubwoba bwinshi cyane. Brian kubamara impungenge yahise abereka amafoto ye na papa we n'umuryango we wose bakiri abana kugeza bakuze amaze kuba umugabo. Barebye umuryango we wose maze ntibabishidikanyaho rwose kuko barabibonaga neza ko ari umwana koko wa minisitiri. Nawe yahise ababwira akazi akora maze bose bakomeza kumirwa. Dulce nawe byari byamutunguye cyane, ariko nanone yumvaga afite ubwoba bwinshi cyane, akibaza ati ibi ni ibiki koko nakoze koko? Gute nazanye umwana wa minisitiri muri iyi mikino? Gute namuzanye mu mikino nk'iyi? Agikomeje kwibaza ibyo, papa we yahise amureba ariko ubona ko yishimye cyane. Ahita amubaza ati niko Dulce mukobwa wanjye nkunda, umuhungu wa minisitiri mwahuye gute kandi mwakundanye gute? Dulce byaramuyobeye ariko atarabona icyo kuvuga. Brian ahita abyivugira maze arababeshya ariko avuga ibyenda gusa n'umunsi bahuriyeho. Ahita ababwira ati twahuriye ahantu muri fete ku isabukuru y'amavuko y'imwe mu nshuti zanjye. Dulce naramubonye mpita mukunda cyane, ngenda menya n'ibice bituma ndushaho kumukunda biruseho. Arababwira ati gusa yamaze kumenya aho mvuka ko ndi umuhungu wa minisita aranyihunza. Nanamubwira ko mukunda ntabyemere kuko ahari yakekaga ko ndimo kumubeshya. Papa ahita avuga ati noneho ndamugarukiye. Numvaga ndi mubaza impamvu atigeze abitubwira, none birumvikana ko nawe yumvaga atarabyizera. Brian ati niko byagenze, gusa mwese mushira impungenge kandi mubyizere kubera ko Dulce ndamukunda cyane cyane ariko ku buryo ntabasha no kubibasobanurira. Nimuduha umugisha tuzanakora ubukwe vuba cyane rwose. Icyo gihe Dorothy na John papa wa Dulce bahise bavugira icyarimwe bati umugisha rwose turawubahaye bana bacu. Brian yahise areba Dulce ati wabyumvise ko baduhaye umugisha? Njyewe niteguye kubana nawe kuko Dulce ndagukunda cyane. Nabonye abakobwa benshi beza batandukanye, ariko wowe aho utandukaniye nabo bose nuko nyigukubita amaso igitekerezo cyanjemo, ariko nahise ntangira gutekereza kubana nawe. No mu minsi yakurikiyeho nkomeza kubitekerezaho kugeza uyu munsi mbihamirije imbere y'ababyeyi bawe n'abavandimwe bawe ko ngukunda cyane kandi ko nifuza kubana nawe. Papa Dulce yahise avuga ati biragaragara ko Dulce rwose wamukunze cyane nuko we wagira ngo isoni zamwishe. Dulce ko ntacyo utubwira, ese uracyabishidikanyaho ko umuhungu wa minisita atagukunda? Dulce aravuga ati oya papa, ntago nkibishidikanyaho ukundi, nanjye ndamukunda cyane. Dorothy ahita amuhobera ati ntiwumva ahubwo koko Marite rwose ntago mwari mukwiranye, uwo mukwiranye ni uyu nguyu uzi kwitegereza, uzi guhitamo umwana wanjye. Bakomeje kuganira maze iby'uko bahuye n'uko bakundana basa nkaho babiretse, ahubwo batangira kwiganirira ibindi. Gusa Brian mbere y'uko ataha yababwiye yuko yifuza ko Dulce yazajya n'iwabo umuryango we ukamumenya, maze ibyo byarangira n'ababyeyi babo bakabahuza bakamenyana kugira ngo batangire no gupanga gahunda zabo z'ubukwe. Bose babyemeranyijeho gutyo. Ubundi Brian baramuherekeza bose bamugeza kuri ya modoka yaho yari yaparitse, ariko n'ababyeyi ba Dulce barayibonye barikanga, ariko ntibatindana nawe nuko bamusezeraho asigarana na Dulce gusa. Bari kumwe bombi bahagararanye, Brian atarinjira mu modoka ngo agende, ntabuze n'umwe uvuga. Dulce yakomeje kumwitegereza yumva hari ijambo yamubwira, ariko yabuze ikintu na kimwe yavuga. Dulce ageze aho kuvuga ahubwo amarira atangira kumuzenga mu maso, maze ageze aho aratobora aramubaza ati kubera icyo uri umwana mubi? Brian abonye ko Dulce ameze nk'ushaka kongera kurira aramubwira ati Dulce mbabarira utarira, amaso yawe meza gutyo sinshaka kuzongera kuyabona,
yuzuyemo amarira y'umubabaro. Ngaho mbwira, ndi umwana mubi gute kuko ngo ngusabe imbabazi? Dulce aramubwira ati kubera iki wigize nkaho nkunda cyane cyane birenze kandi ubizi neza ko ibi bintu ari ukubeshya? Kubera icyo utangiye kuzanamo ibintu ngo byo kuzanjyana iwanyu ngo no guhuza ababyeyi bacu kandi ubizi neza ko izo gahunda ntazihari? Ese ababyeyi banjye nzababwira iki? Ese nzababwira ko nyuma y'ingibi twaje gutandukana kandi wigaragaje ko nkunda cyane birenze gutya? Nzababwira ko twapfuye iki? Brian ahita aseka, maze Dulce aramubwira ati nubwo se kuri guseka mu bikomeye Brian, atari ko se ni ibyo ngibyo byaguhangayikishije byagutesheje umutwe? Ibyo ngibyo byihorere rwose byikomeza kugusaza. Nzakubwira ko uzabigenza kandi bizagenda neza cyane. Mbere y'uko batandukana, Dulce yahise yongera kumubwira ati nubwo wagerageje kwerekana ko dukundana cyane ugakabya, ariko ndagushimiye cyane, wakoze cyane, nta n'amagambo nabona nakoresha ngushimira. Brian aramubwira ati nta mpamvu zo kunshimira kuko niko twari twabyumvikanye, twari twavuze ko tugomba kwitwara nka couple ya mbere ikundana ku isi. Dulce aramubwira ati wakoze, ndumva byandenze kandi uri umwana mwiza cyane, wicisha bugufi cyane, kuko nkurikije aho uvuka cya gihe ngusanga muri hoteli wari nko gutanga itegeko ngo ako gakobwa kakwinjiranye bagafate bagakurikirane cyangwa se banagafunge, ariko ntago wigeze ubikora. Waramfashije kandi na n'ubu uracyamfasha. Brian ahita amubwira ati humura Dulce, humura, igihe cyose rwose nzaba mpari, nzahora ngufasha iteka ryose. Dulce yahise amusezeraho arataha, maze Brian nawe arataha. Dulce amaze kwinjira iwabo yahise ajya mu cyumba cye maze arafunga. Amaze gufunga yahise ajya ku gitanda cye maze atangira gutungurwa cyane n'ukuntu yisanze arimo gutekereza ku muhungu cyane ku bihe bari barimo mu kanya gashize. Yaravuga ati mana yanjye, ndifuza ko ibi bintu byakabaye ari ibya nyabyo, ariko si ibya nyabyo nta nubwo byabaho. Cyagiye muri hoteli Brian we ubwe yanivugiye yuko afite umukunzi. Icyiza ni uko uyu muhungu nareka kumutekerezaho, ibi ngibi twari turimo byari nka filime, ntabwo bishobora kumbaho, ni ibintu bidashobora kubaho. Dulce yagerageje kwikuramo umuhungu, agerageza gutangira kumukura mu ntekerezo ze kugira ngo atisanga yatangiye kumukunda kandi yari abizi neza ko nta n'ahantu bishobora kumugeza. Ako kanya akiri mu cyumba cye, Julia yahise aza kumureba aramubwira ati papa na mama baragushaka. Dulce yahise agenda maze aramubwira bati wahisemo neza mukobwa wacu, utubabarire kandi gushaka kugushyingirana na Marite ntabwo ari uko twari tukwanze, ahubwo byari ukugira ngo uzagire ubuzima bwiza bw'ahazaza kandi n'umuryango wacu uzakomeze kumera neza ugira amaboko. Kubera ko nyine yari umukire, ariko warakoze cyane gushishoza ukamenya no guhitamo neza, rwose turagushimiye. Nuko baramubwira bati ngaho tubabarire kandi wemere yuko bitari ukukwanga. Nuko Dulce arababwira ati ndababariye nta kibazo, ni byiza mwashakiraga nuko nyine mutari mwitaye ku marangamutima yanjye, gusa nyine ariko ndababariye. Bahise bamubwira bati urakoze cyane kutubabarira. Bati ngaho tubwire none se muvuganye igihe uzagiye iwabo? Dulce abura icyo asubiza ariko arabeshya nanone, arababwira ati nta kintu twigeze tubivugaho kubera yuko papa we muri iyi minsi ntahari, yagiye mu butumwa bw'akazi kandi ashobora no kumarayo igihe, ariko naza tuzapanga njye ubwo nyine nzabamenyesha. Papa we arambwira ati nta kibazo, noneho niba ari uko bimeze ngaho igendere n'ibyo twashaka kukubaza. Dulce yahise yigendera maze Julia ahita aza yamurakariye cyane, atari kugira amabanga wa mukobwa we, ugira amabanga kandi uranabinyeretse ko njyewe nawe tumeze nkaho nta n'icyo dupfana, nkaho tutanavukana. Ese ubwo iyo ubimbwira ubundi ko umuhungu wa minisita yagukunze cyane byari kugutwara iki? Ese ubundi kubera iki wirizaga ngo njyewe na Isaac turakundana, ubizi neza ko wamaze gufata umwanzuro wowe na Brian? Uri umukobwa mubi cyane,
watendekaga undi mwana. Duse agahinda karamwicara aramubwira ati ngaho rero wowe genda umukunde kurusha uko namukundaga, naramuguhariye ntuzigere umutendeka. Julia ahita atangira kubabara, atangira no kumuhimbira amagambo atavuze, maze aramubwira ati ubwo se utangiye kunyurira ko njyewe ntakundana n'umwana wa minisita? Duse aramubwira ati ariko ibyo ngibyo ntabyo mvuze, nta n'ijambo minisita nigeze mvuga mu kiganiro tugiranye, reka niryamire tutaza kuvugana nabi kandi bidakwiye. Duse yahise yigendera, maze ageze mu cyumba cye asanga Brian yamwandikiye mesaje amwifuriza ijoro ryiza, yamwandikiye ngo ijoro ryiza fiancé wanjye. Duse gusoma ibyo bintu ngo fiancé we aramwenyura, ariko mu kumwohereza we amwohereza amubwira ngo ijoro ryiza gusa, ntiyagira ikindi kintu arenzaho. Mu minsi yakurikiyeho Brian yaramuhamagaraga, ariko Duse agakora uko ashoboye kose bakavugana make, kubera ko yabaga yanga ko nyine byagera kure kandi azi neza ko ntacyo bizamara nta naho bizabageza. Rimwe Brian yaje kumusaba ko bahura, maze Duse nawe arabyemera, barahura baraganira. Brian yamubwiye ko yaramukumbuye cyane, maze ahita abaza Duse ati wowe se ntabwo wari unkumbuye? Duse mu mutima we nawe yari abizi ko nawe amukumbuye cyane cyane kurenza n'ukuntu Brian ashobora kubitekereza, ariko kubisohora biranga neza biramunanira, ahubwo yumva agiye nko kurira. Brian aramubwira ati kubera iki ushaka kurira? Duse aramubwira ati Brian, nk'ubu ngubu mu by'ukuri nanjye ndamutse nkubwiye ko nari ngukumbuye kandi cyane, ese urumva byakumarira iki? Brian aramubwira ati byamarira iki? Byakimarira kandi gikomeye cyane kubera ko byanshimisha cyane. Duse ahita aramubwira ati ibyo ngibyo tubireke tubyihorere, amakuru yawe? Brian aramubwira ati amakuru ni meza. Duse aramubaza ati n'umukunzi wawe nawe araha ameze neza? Brian aramubwira ati nawe ameze neza cyane, nawe rwose nta kibazo afite, mperutse no kujya iwabo maze baranyishimira cyane nanjye ndishima, mbese nyine byari biryoshye, byaranshimishije cyane. Duse aramubwira ati nibyo? Brian aramubwira ati cyane rwose niko byagenze. Maze Duse atamubwira ati cyakora umukobwa mukundana ni umunyamahirwe, ni umunyamugisha, yaratomboye kubera ko uri umuntu mwiza cyane, uri umwana mwiza ntabwo usanzwe, birarenze sinzi n'ukuntu nabivuga. Brian aramwenyura aramubwira ati niko bimeze, noneho uwo mukunzi wanjye kuba akundana n'umuntu nkanjye mubwire yigurira akantu. Duse ati cyane rwose. Nuko ahita amureba aramubwira ati ngaho rero igurira akantu wowe. Duse ati njyewe se nigurira akantu nkande? None se ko tuvuze ku mukobwa mukundana ari we ukigurira, njyewe kubera iki nakigurira? Nuko Brian aramubwira ati kubera ko nyine ari wowe mukobwa nkunda. Duse aramubwira ati Brian, iyi ngiyi ntago ari imikino tukirimo, ya mikino yanjye nawe yararangiye, please mbabarira wikomeza kuzana imikino ahangaha. Brian aramubwira ati ariko njyewe nta n'imikino nigeze njyamo. Aramureba aramubwira ati ese witeguye kunyumva no kunyizera? Ese uzi ko nzi iwanyu njyewe atari imikino nari ndimo, nemeye kuza iwanyu kubera ko nari nagukunze Duse, mu by'ukuri ndagukunda cyane. Duse aramubwira ati Brian uvuze ngo iki? Brian yamusubiremo inshuro nyinshi amubwira ko amukunda kandi ko atarimo kumubeshya. Ati cya gihe duhura bwa kabiri, sinzi niba wibuka ko nakubajije niba wizerera mu rukundo ruza gutyo gusa ku nshuro ya mbere ujya ukubita umuntu amaso. Nanjye nibyo byambayeho, nkigukubita amaso nubwo nabanje kwihagarara, ariko burya nahise ngukunda cyane, wowe ntabwo ushobora kubyumva, nta nubwo ushobora kumva ukuntu nahangayikishijwe no kuzongera kukubona.
burya nkubona nariruhukije, narishimye cyane birandenga sinzi n'ukuntu nabigusobanurira. Namaze akanya mu modoka byandenze nibaza ukuntu ndi bukugera imbere, ukuntu ndi bugusuhuze ndimo kubitekerezaho cyane kubera ibyishimo nari mfite. Nuko nyine nababajwe nuko nagusanze urimo kurira ariko nta kibazo kuko n'ubundi nari nkubonye, byaranshimishije nubwo nababajwe n'uburyo nakubonyemo ariko nishimiye kongera kukubona cyane. Kunsaba kuza iwanyu noneho nkaza muri buriya buryo, numvaga bisa nkaho ibisubizo by'ibibazo byanjye byose bisubijwe. Mbwira ababyeyi bawe ko nagukunze cyane kandi ko nifuza kubana nawe. Buriya ntago nari ndimo gukina, ntago nakinaga. Aramubwira ati Duse, naragukunze ariko noneho narushijeho kugukunda cyane maze kubona ukuntu witwara, imico yawe, mbese nyine naranyuzwe. Duse kumva ibyo bintu byose yarikanze n'ubwoba buramwica. Atari ko si ntago ndimo kurota. Brian arabwira ati hoya ntago urimo kurota, ibyo urimo kumva ni ibyanyabyo. Duse ati ntago ndimo kubyumva. None cyagiye ko wavuze ko ufite umukunzi muri hoteli, ntago wibuka ukuntu cyagiye nkukubita amaso nyine ubwoba bukanyica nkiyorosa ishuka, watangiye kuvuga ngo ninsohoke ngende ngo ufite umukunzi. Brian ati ndabyibuka neza ko nabikubwiye, narabivuze ariko nyine narabeshyaga, ntawari uhari. Nuko Duse aramubwira ati none kubera iki nyine wabivuze? Maze Brian aramubwira ati kubera akazi nkora no kubera inshingano baba bashaka kumpa mu kazi, hari ibinsaba ko mba mfite umugore ndi stable. Gusa njyewe numvaga ntabishaka, ntagomba kujya kuri iyo pressure yo kugira ngo mbane n'umuntu uwo ari we wese kugira ngo wenda bampe izo poste mu kazi. Numvaga ngomba gutegereza kugeza igihe nzabonera umukobwa nkunda. Rero mfite umutante utajya umenya kwihangana ngo ategereze, yakundaga kumpuza n'abakobwa kugira ngo nihitiremo, maze bikambangamira cyane. Nageze aho ntangira kujya mubeshya ko mfite umukunzi kugira ngo ndebe ko yampa agahenge. Nawe rero niko nari natangiye gutekereza ko ari ukohereje, ntangira kukubwira ko mfite umukunzi kugira ngo umpe agahenge. Rero nta kindi nabivugiye rwose, uwo mukobwa dukundana nta wari uhari. Gusa Duse, ntakubeshye naje kubona ko ari we mukobwa nari maze igihe kinini cyane ntegereje, nyuma y'abakobwa bose nari maze iminsi myinshi cyane negezayo. Wowe nabonye utandukanye n'abandi bose kuko nahise ngukunda cyane, kandi nyine nifuza kubana nawe nk'uko nabikubwiye nkabibwira n'imbere y'ababyeyi bawe. Duse kubyumva bikomeza kumucanga, aramubwira ati mu by'ukuri ndumva ntazi n'ikintu nakubwira, ndumva ntazi n'ikintu navuga mu by'ukuri. Brian aramubwira ati nta kibazo kandi ndakumva, ndanagutunguye cyane n'ibintu byumvikana, ariko fata umwanya wawe ubitekerezeho witonze, nanjye ntabwo ngushyizeho pressure. Bitekerezeho witonze umenye nyine icyo ugomba kumbwira. Birumvikana wenda urimo kumva ushaka no kumenya, ubu urimo uribaza uti uriya muhungu uje ejo bundi akambwira ko ankunda ashaka no kubana nanjye ni muntu ki? Ni byinshi wakibaza wenda koko bisa nkaho nihuse kubikubwira, ariko kuri njyewe ndabona ntihuse, aricyo gihe cya nyacyo nakabaye mbikubwiraho kubera ko narangije gufata umwanzuro. Duse ati biragoye ni ukuri, yabuze icyo avuga. Maze Brian arongera aramubwira ati nta kibazo Duse, nta kibazo, ni ukuri fata umwanya wawe ubitekerezeho. Ndabizi kandi ko wanakomerekeye mu rukundo, ubu ngubu byanakugora cyane kuba wananyizera, ariko fata umwanya wawe, njyewe nzategereza igihe uzampera igisubizo. Duse aramubwira ati nta kibazo nzakubwira. Duse nawe yari yarakunze Brian cyane, nta nubwo yari azi ko nyuma ya Isaac hari undi muhungu azakunda cyane, ariko nawe byaramutunguraga cyane ukuntu yisanze akunda umuhungu cyane. Yaramukundaga, buri kanya amutekereza, ashaka kumuvugisha, ashaka kumubona, ashaka ko amuvugaho mu kiganiro cyose agiranye n'undi muntu. Brian yari yamubereye mwiza, akabona ari umuhungu mwiza cyane, ariko noneho yabona ukuntu yari umwana mwiza, akabona ukuntu yicisha bugufi cyane,
akumva bimuteye kurushaho kumukunda cyane. Dulce nawe yaje kumubwira ko amukunda cyane maze batangira gukundana gutyo. Barakundanaga cyane ku buryo rwose iwabo nta n'umwe wigeze ashidikanya ku rukundo bakundana cyangwa se ngo arabukwe ko byatangiye ari imikino bibereyemo. Urukundo rwabo rwageze kure maze Brian nawe aza kwerekana Dulce mu muryango we, ariko uwo munsi Dulce yari afite ubwoba bwinshi cyane kubera ko yatekerezaga yuko batazamwemera kuko yari uwo mu muryango usanzwe, ariko ntabwo ariko byagenze, baramwishimiye cyane. Mu minsi yakurikiyeho koko batangiye no gutegura ubukwe nk'uko umuryango iwabo wa Dulce wahoraga ubyifuza. Ubukwe bwenda kuba, Dulce yahuye na Isaac maze Isaac aramubwira ati ariko se koko Dulce, koko ngo ufite ubukwe nyuma y'igihe kingana gutya dutandukanye? Dulce aramubwira ati yego mfite ubukwe n'umusore nkunda cyane bitarabaho. Isaac aramubwira ati urabeshya, ni njyewe wakundaga cyane, nta n'undi wakunda nk'uko wankundaga. Dulce aramubwira ati uribeshya kandi uribeshya cyane, muzajya mubabaza imitima y'abantu kubera ko babakunda cyane, mutekereza yuko iteka bazahora babirukanka inyuma ko badashobora kubaho batabafite. Nuko aramubwira ati Isaac nkubwize ukuri, Brian ndamukunda cyane kurenza nuko njyewe nikunda hari ubwanjye, ndamukunda kurenza nuko nagukundaga. Ni umwana mwiza, azi gukunda cyane no kwita ku wo akunda, anyitaho, arankunda kandi azi agaciro k'urukundo muha. Isaac aramubwira ati urabeshya Dulce, urabeshya, ibyo byose ni ukugira ngo ntabona agahinda ufite. Dulce ndacyagukunda cyane, burya ni famiye zari zabinzanyemo, njyewe naragukundaga cyane, ababyeyi bacu baravuganye n'ibintu byinshi byabaye ntigeze nkubwira, ariko maze kubona ko nibeshye. Hari ibyo kandi bari banyemereye, bambwiye ngo nindamuka mbanye na murumuna wawe Julia ngo bazahita babimpa. Numvaga nyine ari ibintu bizanyorohera kukwikuramo no kukibagirwa nkabana na murumuna wawe, ariko byaranze, kumukunda byarananiye rwose. Amagambo yose yakuvuzweho ndakumenyesha ko ubu ngubu nayirengagije ntacyitayeho kubera ko namenye agaciro k'urukundo ngukunda. Kandi nanone iyo mitungo yose bari banyemereye narabwiye ngo bayireke bayigumanire kubera ko nabonye ko ntacyo bimariye ntari kumwe n'uwo nkunda. Sinzi niba Julia atarabikubwiye, ariko ntago tukiri kumwe, nta nubwo rwose twigeze dukundana igihe njyewe nawe guhuza byaranze kubera ko nari nkigukunda cyane, mbabarira twongere dusubirane. Dulce yaramurebye ashaka no guseka, maze Isaac aramubwira ati Dulce mbabarira niba wabyemera, niba nawe ukinkunda nk'uko wankundaga, reka twongere twikundanire maze aho urukundo rutwerekeza ariho tujya. Reka dukundane, nibinaba ngombwa dutureke twigendere tujya ahantu kure ku buryo ababyeyi bacu na Julia batazamenya aho twagiye. Nyuma y'igihe dushobora kuzagaruka cyangwa se tukanigumirayo bitewe n'uko tuzaba tubona twarafatishije ubuzima. Dulce aramubwira ati Isaac urimo urata igihe cyawe rwose, ibyo wakabaye warabitekereje mbere cyane, mbere y'uko ujya gufata umwanzuro nk'uwo wafashe. Bajya bavuga ko umuntu amenya agaciro k'undi muntu nyine iyo atakimufite, none koko ubanza ariko bimeze nanjye ndabibonye. Naragiye, none wabonye agaciro kanjye, wakabaye warampaye agaciro tukiri kumwe. Kuba ngukunda cyane ntubigire impamvu yo kumfata uko wiboneye kose, ngufata uko wishakiye, wibwira ko igihe nikigera ukongera ukanshaka nzongera nkakwirukanka inyuma. Dulce ashaka gufata telefone ngo ahamagare umukunzi we Brian amubaze ahantu ari kuko bari bafite gahunda yo guhurira aho hantu, maze ashatse kwigendera nyine ngo agende arimo kumuhamagara, Isaac ahita amufata akaboko arambwira ati Dulce mbabarira wigenda, reka dukomeze tuvugane, mbabarira reka nkomeze nkubwire ukuntu nyigukunda, wenda uraza kubyemera, mbabarira Dulce. Dulce yaramwishikuje ati Isaac wamfashe ukankuraho ako kaboko kawe,
Isaac yanze kumwumva akomeza kumufata akaboko, maze ako kanya imodoka ya Brian ihita iparika aho ngaho. Avamo vuba vuba cyane ahita afata akaboko ka Isaac agakura kuri Dulce. Ati ntuzongere gufata ku mukunzi wanjye gutyo, ese ubwo nta soni urimo uramukurura gutyo wumva nta n'ubwo ufite? Brian yahise ahobera Dulce, aramuhobera cyane, aramubaza ati ntago yakubabaje? Dulce aramubwira ati hoya uhagereye igihe ntago yigeze ambabaza. Yahise amufata akaboko maze agenda amukorera massage aho Isaac yari amaze kumufata, maze Isaac areba ibyo bintu byose, areba ukuntu Dulce yatwawe mu maboko y'umuhungu, abona ibyishimo bidasanzwe afite atigeze anamwereka igihe bari bari kumwe, maze ahita abura, ahita agenda ubutareba inyuma. Dulce yahise abwira Brian ati dore uwandijije ya marira yose ubwo nagusangaga muri hoteli ndimo kwiruka nsa nk'urimo guhunga. Brian arambwira ati humura, ntabwo urukundo ruzongera kukubabaza ukundi, ntabwo ruzongera gutuma urira ariya marira. Dulce arambwira ati iyo mbimenya simba nararize kuriya, iyo mbimenya nta n'irira ry'igitonyanga mba naratakaje. Buriya kiriya gihe ntabwo nari nzi ko Imana hari urundi rukundo ruzima yari irimo kuntegurira. Brian arambwira ati bibaho cyane ko Imana itubwira ngo tube kuri ibyo dufite tubijugunye muri puberi, maze tukabyanga tugakomeza tukabigundira cyane. Nyamara ntabwo tuba dusobanukiwe ko iba yiteguye kuduha ibyiza cyane kurushaho, kugeza bitubayeho maze tukabyibonera n'amaso yacu. Dulce aramubwira ati ibyo uvuga ni ukuri, bijya bikunda kutubaho cyane. Imigambi y'Imana ku buzima bwacu hari igihe usanga tutayisobanukiwe maze tugatangira kwitotomba no kwitonganya, nyamara nyuma y'igihe tukazabona ko Imana yari irimo kutugirira neza nyamara twebwe ntitubibone. Ntabwo najyaga ntekereza ko nzahura n'umusore mwiza nkawe unkunda, unyitesha, unyitaho. Mana, ntabwo nzi ukuntu nyine nabikubwira, biba byandenze gusa. Brian arambwira ati uko nguko umvuze nawe niko umeze, nawe urankunda nkanyurwa. Nuko atambwira ati tugende ngufitiye surprise. Bahise bava aho ngaho maze baragenda bajya aho yari amujyanye, ubundi bakomeza no kwitegura ubukwe bwabo. Habura iminsi 2 ngo ubukwe bube, Brian yaje gufata Dulce mu rugo iwabo hari aho bagomba kujyana. Yaje amuzaniye indabo, maze Dulce aramushimira cyane, ariko aranamubwira ati rimwe na rimwe njya nibaza niba abandi bantu babona indabo bashyira abakunzi babo kubera ko inziza zose uba wazibatanze ukazinzanira. Brian aramwenyura aramubwira ati abantu bahinga indabo bagomba guhinga nyinshi cyane kubera ko bagomba gukora uko bashoboye kose sinzigire mbura izo kuzanira umukunzi wanjye, nta nubwo kandi ndatangira kuziguha. Dulce disi byaramurenze, hari n'igihe Brian yamubwiraga ibintu cyangwa se akamukorera ibintu bikamurenga akabura n'icyo avuga. Dulce se ajya mu modoka baragenda, ariko ibyo byose biba kuva Brian yahagera amuha indabo. Ibyo bavuze byose Julia yabareberaga mu idirishya maze ahita atangira no kurira, atangira kurira cyane kubera ko yumvaga atabyumva. Mama we Dulce amusanga aho ngaho mu idirishya aho yarimo kurira, maze ararakara ahita arikinga, ahita amukurura akaboko aramubwira ati vayo vuba, nk'ubwo ngubwo urimo urarizwa n'iki? Ubundi kubera iki uhengereza ukanumviriza mukuru wawe? Julia yahise yihanagura aramubwira ati rega mama, ntabwo njyewe mba mbyumva, ubundi Dulce abigenza ate? Buriya kuko abigenza gute? Ese ni ukubera iki abasore beza bose bamukunda? Reba Isaac, twari tuzi ko nta musore mwiza wamuruta, none ndebera na Brian. Ni ukuri Brian we ararenze, no kumuvuga njyewe rwose birangora. Ni umwana mwiza, ni umukire, ni mwiza, noneho azi gukunda. Mama ni romantike ku rwego ntanagusobanurira. Akunda famiye yacu, akunda umuryango wa Dulce cyane,
ni uwo mu bakire ariko ntago yiyemera, ntiyirata, aritwararika ukuntu, ariyubaha, mbega umutipe mana yanjye. Mama we ati ariko se noneho wasaze njye kukuvuza, wataye umutwe, byakugendekeye gute? Wabaye iki? Uri muzima? Nuko Julie arambwira ati mama ntundenganye, rega nawe uri umukobwa ukabona umuhungu nk'uriya, rwose hari undi mukobwa umugutwaye warira, byakubabaza cyane. Mwene bariya abahungu baboneka rimwe mu myaka 1000. Mama we kumva akomeza kuvuga ibyo bintu yahise amukubita urushyi ati ndavuze ngo ceceka, ubwo nta soni ufite? Nakuretse ngo uvuge rega, none nawe wahimba utangiye no kuvuga ubusa. Ese ko nakureze neza wowe na Duse nkabanganya simbasumbanye, nawe akankundira akambera umukobwa mwiza cyane, nk'ubwo ibyo ngibyo ni ibiki utangiye? Abantu bose bahoraga banshimira ukuntu amakimbirane avuka hagati ya ba mukase n'abana bareze bitigeze birangwa hano muri uru rugo, bikanshimisha nkumva binteye n'ishema. None ndebera wa mukobwa w'ibyo wazanye muri uru rugo. Wa mukobwa ya Julia, kubera iki utangiye kumvangira koko? Mukuru wawe ko yakundanye na Isaac ukamubona ukamushegera ugasara, ngo nintabahuza ngo mubane ngo uziyahura, ukantesha umutwe nkabijyamo, ibyo utangiye ni ibiki? Warampangayikishije cyane, unkoresha amakosa maze nanjye ndakumvira, bihita bihurirana n'ukuntu Marite yashakaga Duse, mpita mbijyamo nabyo mbishyuhamo, maze nawe tuvugana na famiye yo kwa Isaac, tugize Imana bemera ko Isaac muzabana, maze n'umuhungu tugize Imana arabyemera. None nyumvira utangiye no gushegera Brian, ubwo nta soni ufite? Ese wabuze imbaraga byansabye numvisha famiye yo kwa Isaac ko ari wowe mugomba kubana kubera wowe wahoraga umbwira ko wifuza kubana nawe? Wabuze imbaraga byansabye kugira ngo babyemere, cyangwa uzi ngo ni ibintu byikoze gutyo gusa? Ese wabuze ukuntu nabeshye nkabeshya ko Duse ajya arwara igicura akikubita hasi, nkabeshya ko ajya afatwa n'amashitani akamunigagura akarara avuza induru mu ijoro ryose, maze akanabyuka akagendagenda akanyangiza ibintu byose hasi, hakabaho n'igihe tumukingiranye mu nzu twaramubujije kugira ahantu ajya, byose nkabibwira famiye ya Isaac ari ukugira ngo mbangishe Duse bakunde wowe? Wabuze ukuntu ibyo bintu byose byantwaye imbaraga? Wabuze ukuntu watumye mbeshya ndi umukecuru wa mwana we? Nuko arambwira ati ibyo bibi byose nakoze byari ukugira ngo ubone Isaac wakundaga, washakaga cyane, wahoraga unkangisha ngo nimutabana uziyahura. Isaac kubera ukuntu yakundaga Duse yabanje kwanga kumureka, biba ibintu bikomeye cyane, ariko ageze aho nyine iwabo bamushukisha inzu ya etaje y'ubucuruzi bari barimo kubaka, bamubwira ko bazahita bayimwandikaho naramuka yemeye kureka Duse akibanira nawe. Ibyo byose iwabo kubikora nuko nyine bagira ngo bamutandukanye n'uwo mukobwa w'amashitani, bari biyemeje gukora ibishoboka byose kugira ngo umuhungu wabo atazigera abana n'umukobwa ufite amashitani nk'ayo ngayo. Nuko aramubwira ati wa mwana we wankoresheje byinshi, navuze byinshi, ndabeshya, vuga yuko ayo mashitani yose Duse ayakomora kuri mama we, ko yapfuye ari yamuhitanye, maze ngira Imana ibyo byose barabyemera, byose mbikora kubera wowe. Nuko aramubwira ati ngaho ibaze ibyo bintu byose wanjanditsemo nkabeshya ngo Isaac abo wawe, none nabwo ntunyuzwe na Brian uramushaka. Kuva ku munsi wa mbere yageze hano muri uru rugo, nabonye ukuntu watangiye kumwitegereza umureba cyane watwawe. Brian wahise utangira kumwifuza cyane. Mukuru wawe mu by'ukuri wamuhaye amahoro ukamurekera umugabo? Julie yarambwiye ati rega mama, Brian ni mwiza cyane, biragoye ko nareka kumwifuza nanjye. Mama we atari ko ufite ikibazo gikomeye cyane wa mwana we. Njyewe nari naragize ngo nuko wari warakunze Isaac cyane, ariko maze kubona ko atari byo, ko atari uko wamukundaga.
ntabwo ari uko wamukundaga ahubwo nuko ufite ikibazo cyo kutanyurwa, ufite ikibazo cy'ijisho rireba mu kw'abandi, rya jisho rihora rireba iby'abandi gusa, rikumva rirabyifuje, rigahita ryumva ibyo ryarebaga bindi rwose ntacyo bimaze. Ufite ikibazo cy'uko wowe uba wumva mukuru wawe ushaka kumwambura ibyo afite byose. Yakomeje amubwira ati buriya na Brian uramutse umufite, Dulce akibonera undi, nawe wakumva umushaka Brian utakimushaka. Julia aramubwira ati hoya mama, ntago nakongera noneho rwose nanyurwa. Mama ati ceceka, ntacyo ngomba gukora kuri iyi nshuro noneho, ibyo ngibyo rwose ubimenye. Iga kunyurwa n'ibyo ufite kandi umenye ko buri wese aba afite igeno rya hano kuri iyi si. Buri mukobwa wese afite umugabo Imana yamugeneye, buriya nyine uwa Dulce n'uriya Brian nta bindi. Menya ko urwango n'ishyari no kwifuza iby'abandi ntacyo bizigera bikugezaho, usibye kukubabariza umutima gusa, nta kindi kintu bizakugezaho. Kutanyurwa n'ishyari kandi bizakomeza kukudindiza bikugumisha ahantu hamwe, nyamara uwo ubigirira we akomeza atere imbere. Dulce twari tumuhemukiye, tumwambuye Isaac tubizi neza ko bakundana cyane, none Imana yahise imushumbusha, imukura inshuro zirenga 7, umwiza unamurenze mu bushobozi. Julia ahita avuga ati mama, none ubu koko dukora iki ko Brian rwose numva nanjye mushaka? Mama arambwira ati ceceka sinongere kumva uvuga n'iryo jambo, wikomeza kwifuza umugabo w'abandi, wasanga umutwaye hahita haza uwo kwa perezida, nawe bakikundanira akikundira Dulce. Mama we yakomeje kumubwira ati wenda ushobora kumutwara Brian nk'uko twari twabikoze ngo utware Isaac, bikanagukundira rwose ukamwegukana, ariko noneho hagahita hiyizira uwo kwa perezida akamwikundira, bikarangira nawe utangiye kumwifuza. Uzi noneho icyo wakora kuri icyo gihe? Wahita ushaka no kwica Dulce kugira ngo umusigarane. Julia arambwira ati mama reka rwose ntago nagira naho nica kubera ishyari cyangwa se kwifuza iby'abandi. Mama ati mwana wanjye, ntago nkwise umwicanyi, ariko nuko nguko bitangira ari utuntu duto duto, ugakora ikintu cy'ubugome uyu munsi, ejo ugashaka kongera ugakomeza paka, kandi uko ugenda wongera niko ugenda ukora ibiteye ubwoba kurusha n'ibyo wakoze mbere, kugeza naho iyo utabihagaritse bigenda bigakura ku buryo bishobora no kugera hahandi ushobora kwivugana ubuzima bw'umuntu. Aramubwira ati mbabarira uhinduke mwana wanjye, wige kunyurwa, ureke ishyari rwose no kwifuza iby'abandi, maze utegereze uwawe Imana izaguha, kuko na Isaac wabonye ko byanze kuko buriya ntago yari uwawe. Julia yatangiye kwitekerezaho maze abwira mama we ati mama, ubanza hari ndwaye koko, ubanza ntajya nyurwa mu buzima bwanjye, mbabarira ko nakubereye umukobwa mubi kandi ngusezeranyije ko ngiye guhinduka. Mama we arambwira ati ndakubabariye, ariko nanjye mporana ikidodo ku mutima kandi Dulce rwose nananiwe kwicara ngo musabe imbabazi ku bw'ibyo bintu nakoze kugira ngo mutandukanye na Isaac. Umukobwa we Julia yahise amubwira ati mama, naza twembi twese tuze kuza kumusaba imbabazi. Dulce yaraje koko maze bamusaba imbabazi, bamubwira n'ibyo bamukoreye byose, maze arumirwa. Dulce yayumiwe cyane, ntago yari azi ko bamubeshye ko ari umurwayi wo mu mutwe. Yahise yibuka ukuntu Isaac yigeze kumubwira ngo kubera icyo utigeze umbwira yuko uri umurwayi. Yibutse iryo jambo kuko Isaac yigeze kurimubwiraho, nubwo atigeze amubwira byose, ariko yahise amenya ko ari ibyo ngibyo yashakaga kuvuga. Bakomeje kumutakambira bamusaba imbabazi cyane, bamubwira yuko bicuza ibyo bamukoreye byose. Dulce yarababariye maze nawe ahita ababwira ukuntu kugenda arira Isaac amaze kumwanga aribyo byatumye amenyana na Brian. Ababwira inzira yabo y'urukundo ko byatangiye ari ukubeshya ko uburyo batakundanaga. Barumi baravuga bati Imana iratangaje ukuntu ikora ibintu byayo, twebwe nk'abantu twari tuzi ko turimo kukubabaza, turimo kukugirira nabi,
nyamara Imana yahise yitamurura amarira wariraga iyahinduramo ibitwenge, yahise ikwerekeza ku rukundo n'umunezero w'ubuzima bwawe, kuko Brian ukuntu agukunda bimurimo rwose si byo ashakisha. Dulce arababwira ati nanjye ndamukunda cyane, sinjye uzarota dukoze ubukwe. Ubu noneho harabura umunsi umwe w'ejo ariko ndimo numva habura nk'imyaka 1000. Barasetse bose maze mama we aramubwira ati iyo ukunda umuntu bya nyabyo niko biba bimeze, tuzaba twabukereye mu bukwe bwanyu. Bamutahiye ubukwe bishimye bumva bakiye ku mutima, kuko bari bamusabye imbabazi babikuye ku mutima rwose, ari ibintu bumva batekerejeho kandi bafatiye umwanzuro, biyemeje no kumubera abantu beza. We na Brian bari abageni beza cyane, baberewe kandi bari bishimye cyane. Ababyeyi ba Dulce nabo byari ibyishimo bidasanzwe, kubera ko ntago bari barimo kumva ukuntu ari abakwe ba Bwana Minisitiri. Ubukwe bwakomeje kugenda neza cyane, abageni baje guhana indahiro maze basezerana kuzakomeza gukundana iteka, nk'uko nabo ubwabo bajyaga babisezerana iyo babaga bari kumwe uwa babiri. Dulce na Brian nubwo urukundo rwabo rwari rwaratangiye ari imikino, ariko ntirwari rukiri imikino ukundi, ahubwo rwari umugisha kuri bose. Mwakoze cyane kubana natwe, iyi niyo nkuru twari twabateguriye uyu munsi. Ese mwebwe mu buzima bwanyu busanzwe muranyurwa, cyangwa namwe ijisho ryanyu rihora ryirebera mu kw'abandi, ibyanyu mukabyibagirwa? Abo bikundira muduhe ibitekerezo byanyu muri comment, mutubwire uko iyi nkuru mwayumvise. Ndabashimiye cyane ko mukomeje kubana natwe, nanabashishikariza gukora subscribe niba mutarayikora. Nshimira by'umwihariko kandi namwe mwese mwayikoze. Imana ikomeze ibarinde, ndabakunda cyane. Mwari kumwe na Nema.